nubwo bitazigera byoroha. Dutangire hakurino uzirebera kuri website yacu. Sindi uri kwatwika kunywemo mwana nabari kunywa amayoga bimeze biti ni filime y'umwaka hano harabari gucuranga Sahiri bimeze biti nabari kunywamo Alfi ari hehe harabaza ngo Alfi ari hehe ari mindani Alfi ninde Alfi abantu bose bari kubasahura muri nyubako amashanyarazi arabura muri rurabusi bari kwifata afiteho mu nyubako bakomeza gucuranga nitwa tundi bitangwa n'uduhouse pari bari kunywamo ni band symphony haniba baba hatwitse ari urusaku bananywamo bakiraho symphony cyangwa hari uwabinjiranye atangira kwica nimba atari ikintu we bigenze bite n'amatara yavuyeho iyi ni kamera kuki kajye kureba hari umuntu ureyo Vicky tunawe kujyaho barica Arfi irukanwa amagare polisi kivuga nawe barica ngo Arfi irukanwa amagare polisi barica uyu ni constable Kadamu uvuga tuwafashe iki uyamagaye polisi alo udufashe ari guhamagara polisi ikibazo ki hari umuntu uje mu nzu yacu tugiye kohereza ikipe yari kuri patrouille tuye hehe mu Gatsata urenze ku Kiliziya usanga na Kanyomba ikipe yacu iri kwirondo duhamagaye nyere gutabara ziraje mu minota 15 bike bahita bakurura bahita baniga kwatamudekura umukobwa ari guhamagara ngo gutamudekura kuri kimufasha kwatamu ndetse bamumereye umutwe Equivalent returns cyangwa se umubi yagarutse bimeze bite ikimwishe cyangwa se umwishe umukobwa yari guhamagara ngo gotamu ariko umugabo yari yambaye mask kuko aravuze ati gotamu wanditse patroli bagore namwe bagabo mwikaze ACP Vicky Ganesha no umupolisi uje kuganiriza abana b'abanyeshuri Rakesh Madakar umubonye ubona ari umugabo usanzwe woroheje ashobora kuba ari umupapa w'umugore cyasa ari umusaza w'umukobwa ariko numwicanyi wishe abakobwa 18 filime n'ibiganiro bijya bigaragaza ba serial killer ukuntu babagaragaza nk'abantu bica ariko mu ruhererekane ariko ngiye ba serial killer ukundi mbita cyase nabagaragaza cyana bita babi ijoro ryahise cyamamare kazi kiririmba cyitwaga Arfi Marihotara amakuru atugeraho aravuga ko Arfi yishwe nabi cyane yari umukobwa w'icyamamare yaririmbaga muri symphony violent past bad childhood umuntu ajya ko umwicanyi nka serial killer akuze nabi yaragize ahise habi bigatuma mu mutwe amera nk'umusazi icyo kibazo kigakomeza kugenda gikura hanyuma release ibisazi byabyica umutwe umuntu bikirekura akaba umwicanyi victim में उसको tormentor का चेहरा दिखता है umuntu bagiye kwica kenshi hari igihe baba bamubonamo umuntu wamuhemukiye kandi atari wamuhemukiye ndetse kwica umuntu bakabibonamo nk'umuti ibyo ni byo bita ba serial killer akenshi ba serial killer bakunze kubafata nk'abarwayi b'umutwe ni wa muntu uza akakwica nta wamugutumye nta muntu wamuha amafaranga ngakwica we gusa akumva ko kukwica bimeze nk'ibiri kumuvura mbega ni nk'uburwayi cyangwa se akaba yarahimukiye mu buto bwe yaragiye himukirwa n'abantu benshi cyangwa se yarareswe n'abafatwa nabi n'ubundi bugome bwinshi wenda aba yarakorewe nawe yakwica umuntu akumva kameze nkaho umuntu ari kwica ari we wamugiriye nabi mbega ameze nk'uri kwivura akenshi hari n'abica abantu mu bwoko bumwe bameze kimwe hari n'abica abantu bumva ko ari ubutabera uburyo rafana na Duriyane bagaragaraga nk'intwari mu nkuru zabo ndetse n'umuntu wica abantu serial killer ba serial killer uyu mugabo yatubwiye ngo agiye kujya bita ba villain usanga ari abademande mu mafilime nyine ati abo ba villain cyangwa se ba serial killer nabo iyo bari kwica abantu bumva ari igikorwa cy'ubutwari bari gukora ntabwo bumva ko bari guhemuka gusa itandukaniro rihari ni twese tuba tuzi inkuru y'intwari yacu
कोई नहीं जानता ariko nta ubusi inkuru yabo bicanye y'uwo Filane atakenshi tumenya inkuru wenda y'umupolisi ati yatabaye abantu sibyo abatabara umwicanyi ariko naga kenshi dukunda kumenya inkuru yihishe inyuma ya wa mwicanyi polisi yafashe we yicaga abantu abahura iki ese uriya mwicanyi we ntabwo tuba dukwiye kumva uruhande rwe abo bana babicira iki uyu mugabo ni icyamamare yatangiye kwibuka amezi 6 ashize uno mugabo ni umugabo dutangiranye abonye kuri televiziyo ngo hari umukobwa w'icyamamare witwa Arufi wapfuye Arufi Mariotara yahise atangira kwibuka ibyabaye amezi 6 ashize amezi 6 ashize hari habaye ubukwe kuri sare hari uwahinjiye habaye ubukwe hari uwahinjiye kuri moto ni umugabo tubonye uri kubyibuka bimeze bite wabonye filime nyinshi habereye ubukwe umugabo basebukwe ba nyogokuru ba nyirasenge na basenyenge nyirasenge umugabo we aba yitwa Senyenge femine ya nyirasenge ni Senyenge kimbigisha ntibavuga bavuga wa mugabo dutangiranye filime Gotamu Mahirane ko bamwita Gotamu Mahirane soka mu bukwe bw'umwana wanjye cyo ni gisaza ntabwo ngugira wacyanoye cyo mu bakire cyarizwe nabi gusa cyangiritse sora inzererezi ko basora tayica basora mu bukwe n'ukuntu ubukwe buhenda dore ibintu umugabo ashe kubukoramo bose ko ubukwe bwe barabwishe uvuga ukuri anko ntabwo ngo mfite na nubwo nsa neza ariko papa wanjye akora amafaranga nje nkamenya ukuntu bayarya papa azi gukora amafaranga nkamenya ko yarya ndi umuntu mubi uyu musore ngo ni umwana wo mu bakire buriya umugabo akenshi abagabo bakunda guhura n'umuvumo umeze ute umugabo akenshi ahura n'umuvumo wo kumenya gukorera amafaranga gusa ariko noneho ngo umuvumo ahura na wundi ni ukugira umugore uzi kurya ayo mafaranga n'abana bazi kurya ayo mafaranga bo batinjiza nibyo bibazo by'umugabo umukobwa wenda cyamukunda no gushaka umushingira abandi aje kwica ubukwe umukobwa gutumushingira kandi nanjye mushaka umwana wo mu bakire ariko ndafite indero dore ngarica ubukwe dore ngaramena Gotamu sheri bari wibikora Gotamu ndakwinginze Gotamu yisha abantu we baragushingira nkigukunda aranarira umukobwa avayo sheri dore umugabo bari bagiye kumushingira basi wibakubita sheri ninjye nawe ndagukunda umukobwa nawe bimenye bari bamushingiye ku gahato akikundira umusore turu bari bagiye gushingira papa reba urwana rwanjye nari inkwano yarwo none ruri gusuma umugezi wa nabi muzeni wambwiye ngo ugiye kunshingira umukobwa wawe none do niba gutwarira umugeni nawe mubonye ikintu muzajya mukora barebye umudage bari mwana wa sheri twigendere amuzaniro bari bagiye kumushingira mva amagambo uyu mukobwa nubwo bagiye kumugushingira ariko ni njyewe agikunda ni njye akunda ngaho mutware noneho buno mushatse mwashyingiranwa ikiruta napfa aho kugira ngo ntsindwe umusore ikigaragara we ntabwo akunda uyu mukobwa ahubwo yanga gutsindwa kuvuga ngo umutwaye umugeni bimugaragaza nk'umuntu watsinzwe w'imbeba batwara umugore akimara kumenya ko umukobwa akimukunda ahise amusubiza umugabo ngo ngaho twara umugore wawe icyo nashaka kumenya nuko akinkunda cyangwa kubita icupa wenda guha umugeni ugashaka no kunkubita wakikora iki nicyo kibazo cy'abantu mwigira intwari njye ntabwo ndi intwari cyangwa ndi the band ninjye the band w'iyi nkuru yanyu Filane niwe the band mujya mwumva ngo ni the band akenshi baba mu nkuru no mu mafilime naho type abahinde bamwita hero ati njye ntabwo ndi type ahubwo ndi the band ahita ufata icupa ry'urwunge asukayo ibyangiritse bingana iki ntabwo biri buze ko ari byinshi dore ngo uyu ni umwana wo mu bakire ibintu byose twabyitayeho abo ku ruhande rw'abagombaga gushyingirwa umukobwa twabahaye ruswa ntabwo bari burego n'umusore umukobwa yarakwanze urangije ujya kwihorera mu bukwe bwe uyu ni se noneho urabyumva papa nibyo njyewe uriya mukobwa noneho namwangiye imbere y'abantu bose ibyo ni ibiki tapari kumbe hari videwo yasohotse kuri bano
njye ntabwo mfite papa wanjye akorera amafaranga njye nkamenya kuyarya. Iyi video yamaze kugera ahantu hose. Hari umukobwa washyize kuri account ye. Hari ukuntu umuntu asigaye akora agakuryo k'amafuta abantu bakagenda bakagakuramo indirimbo bakagacuranga. Hari umukobwa wagiye aririmba amafuta yavuzwe n'uyu musore cyagiye mu bukwe gukubita abantu. Ibi ndaza kubyitaho. Sir, I'm trying to get in touch with her agent. Uyu mukobwa postinze no video ndaza kumumenya. Buri arashaka amafaranga. Ntugire ikibazo. Nimba ari n'amafaranga turamo umukobwa iyi video ayikore ku mbuga nkoranyambaga. No more money. Nta yandi mafaranga dutanga. From all company boards. Umwana wanjye mukure muri board za company zose. Cards block kar do. Amakarita ye ya block ku buryo nta mafaranga natana azongera kubona. Niya mushuka amafaranga yanjye ni papa. Now get out. Sohokera muri office cyana kiyora kirya amafaranga yase cyagiye no kubyigamba abahanzi. Hari umuhanzi kazo bikozemo indirimbo agiserereza. Send the original dad. Papa utangiye kuzana amaranga mutima se. साथ बिना अपॉइंटमेंट के आधा घंटा मिल गया और आपकी अटेंशन भी मिल गई. Thank you. Tumara igihe kenshi tutari kumwe ariko dore n'uwo wamboneye umwanya kuko nakoze amakosa. Tuzabonanire mu rukiko ngiye gukurega. Come for everything and I will. Kandi nzaza nje gutwara imitungo yawe yose ngutsinde. तुझे जीतना है ना? Nimba ushaka gutsinda. दूसरों को गिराना नहीं. Gerageza uzamura abandi bantu wishaka kubasubiza hasi niko gutsinda kwa nyako. Niko papa yabwiye umwana we. Ati kuvuga ngo uzaza unsinde mu rukiko utwara imitungo yawe. हारना नहीं. Papa ikiruta napfa kugira ngo ntsindwe. Papa arambwiye ati nimba ushaka gutsinda muri iyi si. Hano hari umukobwa avuze ati ejo nzaba ndi muri show ndi kuririmbamo. Ni wa mukobwa wagiye yigana amagambo y'uriya musore yavuze ari kurwana yakoramo akaririmbo ko guserereza. Ejo hari show azaririmbamo. None uwo mukobwa wakoze ibyo bintu bitumye umusore papa abona ko yasebye. Dore umukobwa nguyu. Umusore bahise bamwambura amakarita yose barayaborotse ya banki. Ubu nta mafaranga yasari buze kongera kurya. Byose bitewe nande? Naka gakobwa kabiririmbye ibyo yakoreye mu rukiko nako cyagiye mu bukwe ari gukubita abantu. Dore umukobwa we yaje kuririmba ni mu ga festival. Umusore yese aza guhiga uwo mukobwa. Wafashe video y'amagambo ndi gukubita abantu akayaririmba agakoramo utuntu kuri TikTok na he banzena namwiyamizo underground yatumye bamborokera ibiceri. Dore umusore nguyu ni bogari ariko ni ikigori. Si buri muhungu ubonye ngo afite fresher ni bogari wenda ngarasa nka ro ku rugero ngo niko afite ubwenge. Turi bake kugira ngo uzabone umuhungu w'ibogari ufite amafaranga ufite n'ubwenge. Ibyo bintu bitatu ndi mu bantu bakimana yabihaye. N'abandi bahungu ubona ari ababogari nyuma ariko usanga ari abatinganye cyangwa se ugasanga nta bwenge bafite. Tubigarukeho. Umukobwa nguyu ni umuhanzi ukizamuka uraho. Umusore yaje hano. Ikisi धमकी देने आए हो ना? nimba uje kuntera ubwoba अपनी महंगी पॉकेट uje kwangiza igihe cyawe. चल I'll buy you a drink. Numvaga nakugurira urwungi मुझे thank you बोल सको. ukanshimira And I can look at you and say you're most welcome. maze nanjye ngakurira nkubwira nti urakoze kunshimira. Niwe bita Arufima Rihotara. Arufima Rihotara uyu mukobwa twatangiye filime batubwira ngo yapfuye. Hey! Ari muri babantu bapfiriye muri symphony kaka group. Umukobwa ari hano. Kandi uri kwibuka ibyabaye amezi 6 ashize n'uyu musore umukobwa yitwa Arufima Rihotara twatangiye filime apfa no kuri televiziyo babivuga. इसलिए Yes sir. Free publicity. Urabona wabonye publicity y'ubuntu. Instant fame. Aba followers bo kuri Instagram bose kubera kuririmba indirimbo ivuga kuri nje bahise baza mu gitaramo cyawe we nakuzamuye wanzamukiye. Some flop Bollywood songs. Kujya usubira mu turirimbo tw'amafuti two muri Bollywood abantu bahanze nyine hari ukuntu usanga baririmba indirimbo zo muri Bollywood zino bakoresha cyane cyane muri aya mafilime ariko ugasanga amasura yabo atazwi abacteurs bakazisubiramo aturirimba indirimbo zo muri filime za flop zitageze menyekana. तो अब बदला लोगे तुम? Waje kwihorera. बदला लेने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है मैडम. Mfite isi yose yarahanze yakwihorera kuri nje. तो आप यहाँ None kuki uri hano rero? चल. Twigendere. So I'm going that Oh, way. excuse me. Mva. Hi. Abona umuhanzi kazi w'icyamamare. Banyita Rufima Rihotara we nanda Burundi nta muntu muzi. Ndi umufana wawe. Shukriya. Umva bye kanuraga. Uyu muhanzi kazi ni icyamamare uje. Oh my god. Gutamahira abahanzi kazi babemera no musore ni icyamamare n'umuhitinza afite amafaranga n'umwana wo mu bakire. That Coldplay concert with Kevin. Kano karamubona. Of course I remember. Good. How have you been? Wari umeze ute se? See you later because like I've got this like big show and performance. Mfite show. That. Ngiye guperforminga hano. Tuze gusubira nyuma. Good seeing you. Thank you. Kiza kongera kukubona du. All the best.
umukobwa ni icyamamare bano yanze kubasuhuza kandi akanako nagahanzi kakizamuka yanze kugasuhuza. Make some noise for Kiran with a Q. Kiran ariko wandikwa na Q agiye kubaririmbira ni umuhanzikazi w'icyamamare witwa Kiran. Umusore hano baza kumusuhuza ibyamamare. Yaje kuririmba wambonye se kwanga kunsuhuza nta n'izina ufite abafite izina bakaza bangwamo. Ikari kubwira gakobwa. Kirariko. Indirimbo nayikunze ariko. Nta n'Imana afite uriya mukobwa. Abasubiramo indirimbo z'abandi ntazi no kwiyandikira. Ko yitwa Kirani umva umukobwa ukuntu amusebya. Followers. Kwamamara aba followers n'amafaranga. I deserve it. Biriya bintu ninjye bikwiriye kandi nzabibona. Umwanya Kirani arimo nahita afite ntago wabigeraho. Ni umusitari watari. Afite imyaka 36 tugiye mfite 34 aracyandusha ibiri. Singing का पता नहीं लेकिन villain बनने का पूरा talent है तुम्हें. Sinzi nimba uzi kuririmba neza ariko nakugira umudebande wa hatari. हटाने में help कर सकता हूँ तुम्हारी. Nagufasha uriya muhanzikazi w'icyamamare tukamukura mu nzira wemenye ibyawe. Niko yamubwira ati nagufasha kugira umudebande uriya muhanzikazi. We the band atangiye kwita gakobwa nako the band. Was not bad, huh? Imyaka 34 ntago ari mibi umukobwa muhura utoki yambarira na rinete. Suri yaje kwihorera kano gakobwa. Kasubiyemo indirimbo ye. Suri mask yabonye hari. Arebura mukobwa w'umuhanzi uri kuri stage. Yo. उसमें ऐसे ही होटल्स मिलते हैं. हेलो ये क्या कर रही है? We ntuceye ko bakuryamisha muri hoteli nziza nk'iyi. वैसे भी ये रूम Bano ni babahanzi nyine bakizamuka baraye mu hoteli ka make. कहीं ना N'umuriro urabura. ये Ariko bakirana uriya twabonye uri hejuru bayaraye mu nyenyeri nyinshi. Bano babandi baza gukubura stage. Oh my god. He's a little bit cute. You like him? Yeah, I know, but we're just friends. How's your show going? Sasa yari kuri telefone ni wa mukobwa Kirani wa muhanzikazi. Shit. The hotel is shit. Hoteli baturajemo ni mbi. Who paid Bari power? muri hoteli imwe. I just wish I could cancel. Umuriro uri kubura. Ureba inyuma hari icyo yabonye. Ni Kirani. Gigasani. Ndagira ngo urebe filime. Ashyira ku buriri. Reka ngende. Nta mafaranga mfite. Cyamwe. Nta mafaranga nshaka uyu ni wa muhanzikazi w'icyamamare twabonye witwa Kirani. Niwe ho nshaka. Kirani. Bakubandika Q na gari K ni Kirani. Banyita Kirani ariko ukandika Q apana K. तू सिर्फ मेरी है Uruwanjye. तेरा Anje ndu wawe ni ikigabo. किरण से Musanze mu cyumba. Ndagukunda Kirani. Gigasani. No stupid say you love me Bikira ko nkunda. I love you. Ndagukunda n'umuhanzikazi. और तू सिर्फ मेरे Uzajya uririmbira njye gusa. Hanyumva ni ikigabo cyambaye mask. ये दुनिया पिटले. Umukobwa atangira kumuririmbira. फीलिंग के साथ Shyiramo utuntu tw'utu emotion ariko. Ndirimbire. Ni ikigabo kimwinjiranye mu cyumba wa muhanzikazi w'icyamamare twabonye. Ndirimbira. जोर से Kigabo. Ririmba cyane. Cyita gico. Simbuka etaje. Gusa y'ijoro. Kumbe ni cya kigoryi cyacu. Cyita gutamu mihira. Cyita kiza hano gihindura imyenda cyari cyambaye. Cyita kigaruka. Cyambaye n'imyenda. Uyu aracyaririmba ni wa muhanzikazi afite ubwoba. Kirani bigenze bite? Turi gukirigira nk'ari cyo kimutabaye kandi ni nacyo cyamuteye ubwoba. Uyu mukobwa niwe yaraye muri ya hoteli. Ni wa wundi ukizamuka. Bamwita Aruvima Rihotara. But what about the show? There's a stalker in the hotel and you want to be worried about Bisa nkaho ari umuntu ari ku mugendo muri hoteli. I'm here. Once. Why? Yanangise Kirani na atangizwa na K kandi ari Q. I'm right here. Byari bibi. Andi hano uraza kumera sawa. She will not go on stage tomorrow. Yeje umukobwa nagagomba kuririmba bishobora gutuma rwose adaperforminga neza uko bamuteye ubwoba ninjoro. अब तुम उस डरी हुई लड़की को दिला Yesu aza kurebuye. और उसे कॉन्सर्ट में नहीं गाने दोगे Uriya mukobwa kumbe niwe wamuteye ubwoba kugira ngo atazaririmba. Urumva nari gukora iki? पटाने के लिए Wagira ngo unyemeze so nkururi. No. Sasa yabujije uriya kuririmba w'icyamamare kugira ngo uyu nguyu ukizamuka abona akanya ko kuza kuririmbira abafana. No bank balance, no credit cards, business. Watumye ibintu byanjye byose papa binkuraho business, credit card byose yabinyandukuyeho. जीतना है तो लोगों को गिराना Papa yambwiye ngo iyo ushaka gutsinda uzamura abandi bantu. Niyo mpamvu ushaka kuzamura. नहीं उठा देता हूँ. Navuze ntiwakuzamura ntakuzi. से पाप करने होंगे Hari mpamvu ubona natangiye kuzimya ibyamamare mbitera ubwoba kugira ngo nzamura ndaground nkawe. Ibisigaye nzabikwigisha, sibyo? Blockbuster जोड़ी है हमारी. Njye nawe twakora ikipire. The band तू वैम. uri vampire. हट Kwiyamye.
मैं विलन, तू पंटर। Njyewe ubwo ni njye bandi umeze nk'umwunganizi wanjye, uri umupampe wanjye, uri sidekick. Sidekick aba ari pampe. Sibyo? Ubwo atangiye kubona uri musora amufashije. Hakuze umuntu ufata show yose yari kuzaririmbwamo n'icyamamare. Icyamamare akagitera ubwoba kandi nta wundi muhanzi bafite. Wewe ukizamuka iyo stage akaba ariho bayiha sare. Arena yari yuzuye. Ubu ugiye ubonye amahirwe yo kwigaragaza nawe. Umukobwa yahise abonera amahirwe yo kwigaragaza. Bize ngo umusore ko yamubwiye ati ushaka kuzamuka nta gusubiza abandi bantu nako ushaka gutsinda nta gusubiza abandi bantu inyuma ahubwo urabazamura nibyo byitwa ngo waratsinze muri iyi si. Wa muhanzi yashanuye taye umutwe bamuteye ubwoba. Tururi. Ubwo bamuteye ubwoba. Ahantu hose yari kuririmba yari tuwa bari kuzenguruka igihugu baririmba. Uyu mukobwa niwe haririmbye ava kuri stage akajya gusangira inzoga na mukobwa umusore uri kunzamura uzi ko ari manager muzima. Hii nubwo atari kumenamo ibice. Umukobwa bakakwereka dore cya cyamamaro wo cyaje kuri stage abanyamakuru bari kugifotora ajya hanze uburirimba nkwereke sha Arvin imba ushaka gutwika kuri ikintu kinini umukobwa akaza kuririmba mu mvura abanyamakuru tujye kwirebera uriya nawe amaze kumenyekana umusitari batangiye kumwiba abafana n'ibintu byose byose n'ibitekerezo by'umusore abantu bose umukobwa nawe batangiye guhanga amaso bamubwiye ati kwaka bisaba kwica ni ku musore yamubwiye nimba ushaka guhitinga gabanya ibintu by'imikino n'impuwe hano bimeze bite sitari se bwo bamuzimije umukobwa arajya no mu mvura karirimba A1 dore ibyamamare bitangiye kujya biza hano bigahura n'umukobwa bakamenyana akabikubitira imirongo hano hahiye Katururi byose ni umusore uri kubitegura agenda byaranje uyu nawe tumukure mu nzira tumukure mu nzira umusore yakomeje gufasha umukobwa kuba umusitari muri iyo tuwa yo kuzenguruka igihugu bajya hirya no hino baririmba umukobwa dore ngo aragenda amenyekana bakaza kuri wa musitari kazi witwa Kirani amafoto ye bakayasiga ibirangi bakamusebye amasitade yatangiye kuza dore cya cyamamare kazi Kirani ahantu cyari kije kuririmba urakibona kiri kumwe na wa musore uyu musore agendana n'icyamamare kazi kandi nawe ugenda ugisebye kumbe hano hari maske zatangiye gutangwa ya maske umugizi wa nabi ariwe Mehila yambaye ajya gutera ubwo buriya mukobwa Kirani uyu mukobwa yabonye iyo maske ahura n'ihungabana yibuka umwicanyi wamusanze mu cyumba akabwira ngo ndirimbire uyu musore niyo yari yambaye abafana rero bakazi bakungo bazambare basikari zo gufana Kirani kumbe Kirani zimutera ihungabana ku buryo atabasha kuririmba imodoka yabiri kugenda bayitera imyotsi Kirani icyo gihe ntabwo yabakiririmbye azi ko abafana bamwanga kumbe baramukunda nuko bambaye maske z'umwicanyi ugeze kumwataka byose n'umusore wabiteguye ambonyes niwe babwiye umukobwa ati tuhatwike tuzimye umuntu twake yukuri bari abona umwicanyi dore cya cyicanyi ngikiriya ni kiriya kanje kugifata sheri kanje kugifata kumbe bari mu gakino ko kumuzimya uriba wicaye uri gukora hari abandi babicaye bari gushaka ukuntu ngo bakuzimye umukobwa baramubwiye tugomba kuba de bande nimba ushaka kwaka
ibyo bintu byo kuzana impuhwe ngo utegereje isaha yawe kigera. Hurry up and hit me. Araje nkubita bavuge ngo nahuye n'umwicanyi arankubita uri muzima. Umugore hano yamutse n'umusitari kubita ingumi hano. Hit me properly. Chalo. Arufi nkubita cyane mva amaraso. Ari kuzamura umukobwa. Nkubita mbabwira n'umwicanyi dore yankuye n'amenyo mu mwitondere ntuzongere no kujya kuri stage nawe atazakwica. Yeah! I'm a superstar. Kendi superstar. No. Oh yeah. Sori baramukubise hano. Kugera nasanga uyu bamukubise. Sheri, cicanye kigushaka kukwica dore kirankubise kinkuye amenyo. Bana yanjye kumeka biranze. Ntago nabasha no kuririmba. Sheri igire muri Mumbai bari tuzahurira ntago waririmba ahantu nka stade yuzuye abafana, arena yuzuye yanze kuyiririmbira. Ubwo ugomba kuharirimba ni wa mundi wagomba gukubura stage wa mwanda ground. Sore sigaye hano. Icyana cyo mu bakire kiraho gusa. Umukobwa yaje anatangiye kubona umuntu nk'uyu rwose kwereka inzira yo kugafata ntacyo wamungaye. Umukobwa atangiye kumwaka muri tse ariko ngo wanagona amaraso rega nawe uramfasha. ब्लॉकबस्टर जोड़ी है अपनी Njye nawe turi ikipe quick ubu nibwo ndi kubibona. विलन Ubu nanjye ndi the band. Umusore yarakubwira ati njye ariko ndi the band ntago natsindwa mu buzima. Kandi niko gahunda bigomba ko bimeze. Yeah. Umukobwa yaragiye arahatwika. Umusore twagota mu mihira. Muri hoteli bagenda bakomanga ibyumba by'abandi. Umusore w'umusazi n'umwana wo mu bakire nta kandi kazagira n'ukwirirwa yiruka gusa. Bageze ku cyumba umukobwa ari kuraramo. Amaze kuba umusitari. तो तुम जीत गई. Urabona ko watsinze rero. Sinkugize icyamamare. क्या Wanshidikanyagaho se? Oya. Never. Ntabwo nigeze ngushidikanya. Byarangiye hana yabuze ikinda muhemba. Izi filmu zisanga Agasobanuye films.com. Wishyuye 7,000 ku kwezi n'ibihumbi 4 ku cyumweru. Buri munsi filime nshya. Uwo mugabo azamuzira bakabana. करते Mamwongeye maze igihe ategereje umugabo we kasenya urugo ngo azeba bane. Nta mugabo ugipfa gukora iryo kosa. Umugabo yubaka urugo rw'akageza akabeshya umukobwa ngo ngango rega ngenda gukunda uriya mugore nzanamuha divorce nze tubane. Ati mama wanje umuhanzi nuko yamubeshya ubuzima bwe bwose azinga kundana n'uwo muhanzi. Ubuzima bwe bwose ategereje umugabo kazaha umugore we divorce ngo babane. Abagabo ubwenge bafite ntabwo yapfa kwahukana. Gatange divorce z'abane na. Ewe abana n'umugore अब बस यही uryamana n'umugabo azi ko afite umugore. मैं उनके सामने कहूँ Ndashaka kuba icyamamare nkazaririmba imbere ya papa wanjye nubwo ari legend ngo ari umuhanzi urenze ku buryo azaterwa ishema nanjye runaka kanyemera yari yaranyihakanye nanjye icyo gihe nkamubwira nti बाप नहीं हूँ nanjye ntamwihakana nkamubwira nti nturi papa भाड़ में जाओ hakoresha hashtag ivuga ngo gikuzimu. Numvishe umukobwa ati papa wanjye ni umuhanzi yambyaye mu gasozi ndashaka kuba umuhanzi w'icyamamare ku buryo nzaririmba ahantu papa wanjye ari akaterwa ishema nanjye akajya abwira abantu ngura n'umukobwa wanjye yari yaranyihakanye nanjye nkamwihakana noneho. आज तक किसी को नहीं बताया Ibi bintu nkubwiye nta wundi nari narabibwiye kuriya muhanzi ari papa. स्टेज पे खड़े होकर अपने डैड की Umunsi uzasebya ku karubanda सामने खड़े होकर nanjye nzaba ndaho hafi mite mvukiriza ngo ufane mvuge yewana turatwitse. सीटी बजाऊंगा तब तक. Ibanga ry'umukobwa ryatumye yinjira mu muziki arifuza ko nabi icyamamara azasebya se. कोई और आया ना है Abantu baba bahari bataba bahari मैं आऊंगा. ngitika nzaba mpari ku bwawe. Sore katurure mu gitondo umukobwa bamukomangiye mu gitondo. What the hell is wrong with you, Adi? Kiye kibazo 100 बार कॉल कर चुकी naguhamagaye igitondo cyose wari uri hehe? फ्लाइट मिस हो गई क्या Indege yadusize. यार दिस इज अमेजिंग तुझे फ्लाइट की पड़ी है are you kidding me Wahangayikishijwe n'indege uri kunyinisha Bar कर दिया। warengereye kuri iyi nshuro ए रूबी uravuga ibiki Rubina यार ceceka. कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम है आरिफ Umuhanzi umaze iminsi mu mujyi witwa Arufim ariho taranuriya mukobwa है और एक
agenda asebya ibyamamare kuri inshuro ngo hari ikindi cyamamare ashaka gusebya. Icyamamare legend tuzi Barakrishi, umugabo wagumye kure mu makuru mabi. Reka mbisubiremo, nta mwana nabyaye mu gasozi. Ibyo bintu byo kwanga arashaka kuzansebya ku karubanda uwo mukobwa ngiye simuzi nimba ari n'agatwiko utwo dutwiko twabo batunkuremo. Kumbe dore wabikoze n'uyu. Ninjoro yagiye afata ifoto arayipostinga kuri Instagram y'umukobwa. Niwe wasebeje umukobwa akoresheje Instagram y'umukobwa yarabibonye. Umusore yari yarashashe kwihorera. Yibutse umusore abwira ati kiruta napfa aho kugira ngo ntsindwe. Umukobwa yaragiye asubiramo indirimbo ye kuri TikTok asa nk'umusebya. Umusore ikintu akoze ni kibi cyane. Aragiye afata ubuzima bwite bw'umukobwa bushyira hanze. Kandi umukobwa yari yatangiye kumukunda. Iryo ni ibanga ryanjye nigeze mbwira undi muntu niko umukobwa yari yamubwiye. Tugaruke kuri uyu munsi wa none umukobwa yapfuye. Umukobwa yapfuye ikintu cyo giheruka kikumushyira hanze. Dore indi video twabonye muri telefone y'uwo mukobwa wapfuye. Ni za video bafashe ubwo umwicanyi yabicaga kuri uyu munsi wa none ho batugaruye. Gotamu winyica. Gotamu ninde? गौतम मेहरा Ni Gotamu Mehra. दिवेश मेहरा का बेटा. N'umwana w'umunyenganda. Gushani Mehra. गौतम मेहरा हयात होटल में ही है. Gotamu Mehra aba muri Hyatt Hotel. Abapolisi bari mu nzira bajya kumuriba. Atre hotel seal कर दे. Iyo hotel muyifunge nona. आ गया. Scale बड़ा कर. Okay. Yeah. इतना बड़ा दिखता है ना, ऑटोमेटिकली हीरो उससे बड़ा बन जाता है. Right sir. अच्छा सुन, प्रेस से किसको बुलाया? Katori. अमूल को बुला, अपना आदमी है. Okay sir. There's clear evidence. गौतम मेहरा ही किलर है. Kumbe dore umusore batangiye gukeka kari wishe umuntu. Ni Gotamu Mehra. Uriya mukobwa w'umuhanzikazi yahisebeje amezi 6 ashize. Gotamu Mehra niwe muntu wa mbere uri gukekwa mu rupfu rw'umuhanzikazi Alvin Marihotara. Ahantu aherereye polisi yamaze kuhagera. Every room, every floor has to be. Buri cyumba buri floor yose mumenye ibiriyo. Katorori. नहीं सकता. वाचणार नहीं तो. Yeah. Umusore niwe muntu wa mbere baketse. Umukobwa bajya kumwica yavuze ngo Gotamu. Gotamu winyica uyarabireba. Polisi yaje kureba n'umusore. Hey! Polisi yaje kumureba icyamamare kazi cyapfuye. Charge to room 1105. Rebe. Hey! Polisi bazana Gatarina. Rebe. Menuruki. Nshira hano. रुक, वरना मार दूंगा. Hagarara cyatukura se. Hano hari umupolisi ukomeje kubigaho. मरना चलेगा, Ikiruta napfa हारना नहीं. aho kugira ngo mpombe cyangwa ntsindwe. Hano rero bateze gazi urabe. Urabe. Ahita turitse ahita yimanukira. Suri ni umusazi na polisi nta kintu yazimubwira arababwira ati ngiye napfa aho kugira ngo ntsindwe. Yitwe ngo naje gufatwa. Tuyinjiramo hano. Ese niwe wishe umukobwa duheruka amezi 6 asebye umukobwa. Umukobwa yamubwiye ibanga rye. Icyo umubyeyi wamubyaye mu gasozi. Bituma umusore amushyira hanze umukobwa basi ataragera ku ndoto ze ngabo muhanze urenze. Check every guest, मुझे गौतम मेहरा चाहिए. Get it? Mukora uko mushoye turashaka Gotamu Mehra ari muzima. Ukuntu umusore asuka yigendera. Nta cyamamare kiruka. Ibyo akora arabizi. Ni gace gace. Yiruka abantu badategura. Bifite ibyo bikeka. Come in, Satish. हाँ साहब ये blast के बाद. Hano hari abantu benshi ntago twamenya hano ari gusura za bucece. Yurira mutatuje. Yeah. Tayimanukira. Gotamu Mehra ashobora kuba yanacitse. Yeah. Damn it. Siki. Kuba. आपकी बिगड़ी औलाद है. Kira cyana cyatese. की कोशिश करेगा. Buragiye kugerageza gusohoka igihugu. Ibibuga by'indege byose mu bijyeho. Yes sir. Mu bifunge. Hano hari uwasetse. Hari uwasetse. Uyu mugabo twa narimbizi. Finally found him. Bwa nyuma na nyuma ndamubonye. What happened? Bigenze biti? What happened? Bigenze biti kumbe? Uyu ni wa mugabo wigisha abantu kubyerekeranye n'abasiriyo kira n'umuhatari cyane mu gukora iperereza.
I'm sorry. Don't get me wrong. ntimubifate nabi लगेगा नहीं. I'm sure about it. जैसे आप murderer समझ रहे हैं. urakeka kuri musore wishe umuntu एक ariko serial killer है. uriya muntu wishe umukobwa ni serial killer. Serial killer का भी अपना territory. kandi umuntu serial killer yishe umuntu ntago ajya avaho yamwiciye. serial killer yishe umuntu ngo ntago ajya apfa gucika ngo avaho yiciye umuntu. akenshi ngo aragaruka. umuntu wishe umuntu ntago ajya hava. भूख से वापस ले आएगी. ba serial killer bica umuntu bakagumana inzara yo kwica n'abandi. niyo mpamvu baguma hafi yaho biciye abantu. wishe umuntu ari hano hafi. 8 years के बाद मुंबई nyuma y'imyaka 8 villain return the band yagarutse muri Mumbai. murders कर चुका है. yishe abakobwa bagera muri 15 किया. bose wishe bari igitsina gore. Same victim profile. nimba ari we wagarutse koko arahabereye icyaha. Any evidence or traces? सर ये fande केस सिंपल नहीं है सर. iki ntabwo ari ikirego cyoroshye. ऐसा किलर आपके सामने ushobora gusanga umuntu wishe umuntu ari na hano imbere yacu turi kumwe. वो चुपके चोरों की तरह नहीं. बट kuko serial killer ntabwo ajya agenda yihisha nk'igisambo. कि सबको पता चले उसने क्या किया है. agomba kuhaguma kugira ngo abantu bose bamenye ibyo yakoze. कहना चाहता है दुनिया को अपना स्टोरी बताना चाहता है. cyane cyane agerageza uko ashoboye ngo inkuru ayibwire abantu. रेटिंग देता है और आरवी के केस में हाईएस्ट 4 stars. niyo mpamvu akenshi akunze no kwiha amanota akiha nk'amanota ni kuri 5. गौतम मेहरा आपका विलन क्यों नहीं हो सकता? kuki umva ko Gutamu Muhira atari we mwicanyi? तो कुछ भी हो सकता kubera ko byose bishoboka. है. ऐसे केस में बोलना बहुत biragoye mu kirego nk'iki है कि कौन हीरो kuba twamenya ngo intwari ninde कौन विलन. the band ninde. ड्राइवर banyita ndi shoferi banyita by love. याला कशाला आणला? ni iki kikuzanya no shoferi we? सर है ना टाइम पास कर uyu mugabo ashe kwangiza igihe cy'abantu bose. उसके फोन में जितने लास्ट डायल कॉल है ना वो ariko niwe muntu bigaragara ko Arufi yahamagaye bwa वो nyuma. आदमी के फोन रिकॉर्ड्स में muri telefone ya Arufi wapfuye harimo nimero y'uyu musore tuzanye. हीरो ngo ni umushoferi bite sha tubwire. तू कैसे जानता है यार? Arufi wapfuye mariho taramuziranye ko twabonye nawe yaraguhamagaye. umusore uri hano uyu muntu bamukurira ikinyo John Abraham. सीधा सीधा cyamamare tubwire. क्या किया तूने? मारा क्या किसी को? wishe umuntu. uyu muntu apfuye bareba muri telefone bakareba abantu bose yahamagaye inyuma ajya gupfa. कुछ गलत नहीं किया. jewe nta kibi nakoze. uyu mugabo ateye aturuka bamwita John Abraham. ni icyamamare. बस एक क्राइम किया है मैंने साहब. jewe icyaha nakoze ni kimwe gusa. क्या बोला तू? uvuze ngo iki? अरे किसको मारा बे? wishe nde? बोल तो uvuga ibiki? जो कुछ हुआ सच सच. tubwire byagenze bite. अरे तेरा कहानी बोल. tubwire inkuru yawe. तूने एक क्राइम किया. uvuze ko wakoze icyaha kimwe wakoze ikihe cyaha. mbere ibyo atangiye kugenda usa nk'uwibuka kurura amezi 6 ashize reka bakwereka uriya musore byagenze bite. amezi 6 ashize uno mushoferi uje hano yakoze iki? bakwereka hano hari umukobwa wari uri gusiga inzara. रसिका Rasika आखिरी दिन है टारगेट कंप्लीट करने का. uyu niwo munsi wa nyuma kugira ngo पॉलिश लगा रहे tugere ku ntego y'akazi twihaye. के पीछे नहीं जाती रसिका. njye ntabwo njya nkurikirana intego zanjye. Pass ayega. intego nihaye zinsanga hondi. ntabwo njya nzirukaho. kwereka mu iduka umukobwa akoramo hari ukuntu umuntu aba akora mu iduka yarabwiye boss ati ngenza nyinjiza amafaranga gutya angana gutya nzacuruza ibingana gutya. niwe uza gutwara umukobwa mu gitondo yana umusore asigaye atwara taxi abantu bagenda basomana inyuma. umukobwa yicaye imbere turashize. umusore yigirira n'isoni yemereye nkanjye atinya abakobwa. kuki ufite isoni? कभी biriya bintu bari gukora ntabwo wigeze ubikoraho. ntabwo uraryamana n'umukobwa. reka कैस mbega ikigoryi nimba warabikoze mbwira. तभी तो सोसाइटी के लिए हीरो बनोगे ना. iyo umuhungu aryamanye n'abakobwa benshi muri sosiyete bamwita intwari. kugira ngo umve amagambo. मैंने सेक्स किया तो हीरो. ni ko umusore bamwita. किने उसी लड़के के ariko iyo umukobwa aryamanye n'abahungu niyo baba ari bake मुझसे नहीं पूछेगा. bamwita nyine umushizi w'isoni aba ari ininja. ni ukubera iki we? तुझे हो गया। चीनी लगा के अचार की तरह बर्तन में हमेशा के लिए रख देना चाहिए. पूरी मुंबई में तू 21 पीस आहेस. da kuvuga akaba kabona uyu musore atazi kwivugira ari umwana mwiza. da mayi ingofero yanjye wapi. abasore rero twitojeje dukunze kura n'amaninja kubagana agasatsi igihe ukagira gutya. umusore navuga amagambo menshi urarega nanjye mvuga iyo ndi gusobanura ariko iyo hari ininja se kugera hanabona impeta. iyi impeta ni nziza
umukobwa wawe ikintu ugenza akagufata akaboko gihita usenga Imana ati nkura hano hantu. Ubwo yabonye impeta ihenze ariko kureba igiciro impeta igura miliyoni 3 na naba nipashe muremure twigendere. Bifuza ibyiza bakennye. स्पीड थोड़ा कम कर दो रसिका genda gahoro Rasika. रसिका लाइट रेड है Imbere सड़क खाली है, क्रॉस कर सकते हैं। mu muhanda ariko nta muntu urimo. डिसाइड y'amategeko umukobwa niwe utwaye. तो हर रूट तोड़ना होगा। mu gihe cyose ugomba kuba uri kumwe nanjye ugomba kwemera kurenga ku mategeko n'umukobwa bari kumwe. noneho tugende. टाइमिंग ने बचा लिया। हाँ urabona ko nabaye igihe. अगले हफ्ते लोनावला लेके चलेगा। ejo sinzi aho yambwiye uzanjyana na Novara nimba ari रेटिंग इंप्रूव करनी है। nanjye nzaguha amanota ko utwara abakiriya neza. Umusore bake wari kimoto cy'abacocira bakanga baba mutari uzi ukuntu nawe batwara. bihorere bari abaginga. umukobwa nawe barabona ubuginga bari badukoresheje impanuka y'abamotari ahita bakurikira umukobwa yarakaye. लेकिन वैसी काट के रखी हुई है। ubuzima bwambabaje kenshi none n'aba baginga bari kuri moto barumva bambabaza. रहने से दर्द कम नहीं हो जाता। uburibwe ntabwo buzashira dukomeza kubabarira ibigoryi nk'ibi. umukobwa aza kuri aba baginga b'abamotari. मार भैरव bagonge bakubite bayirafu bakubite bayirafu bamemukiye bahita bapfa. एक ही रूल है भैरव। ubuzima bugira itegeko rimwe ni ukwica cyangwa ukicwa. umukobwa ahita yica abantu. turashize umukobwa rero ntasanzwe ntugire ikibazo. सेल्फ डिफेंस में मर्डर भी अलाउड। kwica umuntu biremewe iyo uri kwitabara. और दिल तोड़ने वाले का भी। cyane cyane ku bakuvuniye umutima bakakuvuna n'amaboko. Yagasana umusore yise atekereza umukobwa bamaranye iminsi yabonaga ari nka marayika asanga ni dayimoni. ni kuri uyu munsi none rero kutubwira ngo yakoze ikosa rimwe reka bahatugarure. yari ari kwibuka ibyamubaye. uri kutwumva we? nibyo yari ari kwibuka. Ebana umusore kuri uyu munsi none kuri polisi. uyu niwe mukobwa wapfuye. इसके बारे में बोल रहा है मैं niwe turi kuvuga. मैं इस केस के बारे में कुछ नहीं जानता। iki kirego cyanyu murimo ntacyo nkiziho. बस वो मोटरसाइकिल लड़कों के बारे में ariko abantu bari bari kuri moto bo ndabazi. घर ड्रॉप किया था। uwo mugore namugejeje mu gitondo amana amanota amenyenyeri nye ko namutwaye neza. kikurikira tangiye kudutesha umutwe. sasa uyu musore ritangiye kwibaza umuntu bari kumubaza uwo mukobwa ari kumubaza yamutwayeho. sasa rero nabona hano hari umushoferi utwara kabu. माधुरी अपने केस का कुछ आया क्या? सर वो आरबी मर्डर केस bari kuganira ku kirego cya Aruvi. wahita asohoka we bari bamuhamagaye ngo atange amakuru. sasa uyu mugabo ukora iperereza hano indukiye abona hari uri hano kuri polisi. डीएसपी राठौड़ है जो इस वक्त क्राइम लोकेशन पर मौजूद है। amakuru atariho ivumbi. राठौड़ के इन्वेस्टिगेशन के साथ ही आरवी urupfu na DSP Ratodi n'iperereza arimo rutangiye kutuvanga. कोई ऐसा hari uwo turi kumwe hano ये क्लेम कर रहा है कि uri kwivugira ko yabonye umwicanyi. Yes ladies and gentlemen bagore namwe bagabo dufite umutangabuhamya hano. amakuru atariho ivumbi yitwa Ashu Boyire. tubwire Ashu. njyewe umwicanyi naramubonye naramwiboneye. कुछ महीने पहले मेरी गर्लफ्रेंड का मर्डर sheri wanjye yarapfuye amezi abiri ashize. naramubonye atwara umurambo wa sheri wanjye. uwo mwicanyi ni umusazi. uriya musore nigeze kumufunga sheri we yabuze. none ari kuvuga ibiki? yaravuze ngo yiboneye imana izitwara sheri we. ariko nyakubahwa na n'ubu nta makuru dufite. वो किलर और कोई नहीं umwicanyi nta wundi utari Gotamu Mehira. urabizi neza Gotamu Mehira niwe Smile Killer. umwicanyi wica abantu yambaye ikimasike kimeze nka twatu emoji turi guseka. Gotamu Mehira yari ari kubyumva turi nguyu. ese uko niwe wica abantu? iyi niyo shene ya mbere ibahaye amakuru atari ivumbi nk'aya. Gotamu Mehira umwana w'umunyenganda nawe witwa Mehira niwe Smile Killer. वो कैसे जानता है? सुना नहीं ntabwo byumvishije? uriya musore yiboneye n'isura ye. स्माइली किलर की बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ और वो किलर ये कैसे जानता है कि उसने एक नहीं none se nimba yarishe umuntu gutazi ko ari nawe wishe abandi bantu benshi abizi ate? wehita avayo umupolisi ukora iperereza. हाँ हेलो मैं एसपी गणेश. uyu ni SP Ganesani. वो मर्डर केस में इंटरव्यू दे रहा है ना. ubundi umusore uvuye kuri polisi gutanga interview. सर वो निकल गया muri televiziyo mumufata nkamugumishe yagiye dore nguyu yagiye tayari. bashaka kumufata bakamusobanuza kumba kigenda ari uwamutegereje uwo yavuze ngo niwe mwicanyi kuri televiziyo.
nawe aramugogeriye. Umusore arivugira ati sheri wanjye nawe yarapfuye, umwicanyi ni serial killer, yica abakobwa gusa, mwita smile killer. Tarajya kure. जैसा तूने कहा था वैसा ही ibyo wambwiye kuvuga nabikoze. icyaha nagishyize ku utari we, nta muntu uzigera ugukeka. bivuze ngo utamumehera ararengana. wakoze ibintu njye ntari gushobora, niyo mpamvu udakwiye gufungwa. uri umucunguzi kuri njye ndetse n'abandi bameze nkanjye, twese uradufasha. bivuze ngo umwicanyi ntabwo ari gutamumehera. umusore bahita bamwica. gusa umusore nubwo apfuye yarashimiye uyu mwicanyi ati ibyo wakoze twe ntabwo twari kubi. we gutamumehera ariyizira, bamubeshye ngo ni wishe abantu atari we. Arufi ari hehe? wa mukobwa w'umuhanzikazi wapfuye, niko batubwiye. ari hehe? bivuze ngo uyu ntabwo ari we mwicanyi. wa mwana w'umukire twatangiranye aje guhiga umwicanyi, dore umwicanyi none uwa nyawe. yajyaga yigira de bande ashotorana n'abantu, ariko si we mwicanyi. hari undi mwicanyi wa nyawe wica abantu, kandi yica abakobwa gusa. abicira iki? uraza gusobanukirwa. icyaha bagishyize kuri nde? gutamumehera, kandi si we wica abantu. gutamafayo ne filime tam bose ni abasore. ne filime yeah. Katuri meze biti yeah. muri gari ya moshi nta bagenzi bayirimo. Basayijoro biri kubaza ati Aruveri ni wa muhanzikazi yahemukiye amezi 6 ashize. bambwiye ngo yapfuye none aje kubaza umwicanyi ngo Aruveri ari hehe. urebe asi yeah. urebe yeah. wa mugabo twiboneye umushoferi niwe mwicanyi. Bebe kuna rwana hisha isura. Yeah. Yeah. Bebe to kinubwo gikunda imikino cyatese gikunda kuzana imikino. ntabwo ari cyo cyicanyi. nishe abakobwa benshi ariko nta muhungu ugeze kubambaza usibye wowe. kubera iki? ko nishe abakobwa benshi ntihagire umuhungu uza kubambaza. urambaza iki? makosa saa yawe. हर लव स्टोरी का असली विलन तो ये दिल है. पहले तो बिना पूछे किसी तेरी गलती नहीं है. ऐसा makosa yawe. हर लव स्टोरी का असली विलन तो ये दिल है. buri mwanzi cyase buri mutebande mu nkuru y'urukundo n'umutima we. umutima utuma dukunda tutawusabye uruhushya. umutima buri uraguhemukira ugashiduka wakunze umuntu kandi utabishakaga, nawe katari we wagakwiye gukunda. niko uyu mugabo avuga. uyisha abakobwa benshi ariko nta musheri waba ugize kuba mubaza. nutsiga ndi muzima nzakwica. utanga amasezerano ariko wasohoza. kure y'icyuma arica. kumbe nanga kimushombye. मैंने तुझ पर
ndakubabariye वैसे ही जैसे उस आशु भोयर पर किया था nkuko na ashuboyire namubabariye wa undi yishe हीरो तेरी कहानी का ninjye ntwari yo mu nkuru yawe y'urukundo nje ndi intwari sonobwe ati nje ndi intwari mu nkuru z'urukundo gatururi tarajya kure uyu baramukurura tu हीरो nimba ko kuri tip कहानी का nje ndi bande mu nkuru yawe ndi bande aramutendeka yanga kumurekura ndakwica yitendekano kinacyo ni ikinyarugomo cyanga kumurekura arayigutendekaho nurekura urapfu gasani agari kumureba neza आदरक मैं तेरे पीछे आऊंगा zakomeza nkugendeho जितनी बार मारेगा उतनी uko byamera kose nzaguhiga या तो तुझे खत्म करूंगा या खुद फना हो जाऊंगा nzakwica cyangwa mpfe ndi kugerageza हारना नहीं kuko ikiruta napfaho kugira ngo ntsindwe ahita murekura तो कभी भी आ जाना ugerageza amahirwe yawe इसकी रेटिंग जरूर देना ariko ntiwibagirwe kumpa amanota umutaximeni buruka twaye abantu arabwira ati mu dating kuri application kwa kundi baguta unyenyeri ese ni inyenyeri imwe n'ebyiri niyo hamagaye umuntu kuri WhatsApp bahita bakubwira ati connection yari imeze itese WhatsApp yamagarite dukubite tureting icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri YouTube channel yacu agasobanuye films.com abantu bose arabibabwira sinzi impamvu uyu musore kumeje kubaririza Arvi kandi ari wigeze kumutamaza akamushyira hanze avuga ko ashaka gusebya se amubyaye hanze umusore dore yisasa n'umutaximeni modoka jemo irimo umukobwa nawe wambaye ya mask ya smile urukundo rutuma abantu bakora amafuti ndinde ubwoba bwawe cyangwa urukundo rwawe विलन uri the band uri umugumi चल काम खत्म कर genda urangize akazi kawe जो अधूरा है genda urangize ibyo watangiye sibyo रवि की लाश डिस्पोज करनी है umurambo wa Arvi genda uwangize genda ushwanye gusa niyo mpamvu singira ubwoba muranze साथ अफेयर चल रहा था और शादी करनी थी njye nawe twararyamanaga dufite ubukwe vuba twenda gushyingiranwa रोमांस फिजल आउट हो गया aravuga ngo urukundo rwacu nibiri gucamo aravuga ngo akeneye kujya kwibana फैमिली की रिस्पांसिबिलिटी kandi nagombaga kwita kuri famiye yanjye Facebook pe status ngiye kubona mbona hinduye kuri Facebook yanditseho ngo arisingo ngo nta mukunzi afite kandi byitwa ngo turakundana sasa ndagira ngo ukurikire filime abahungu bose baje gutanga ubuhamya bafite abashiri babo bapfuye uriya mwicanyi ukomeje kwica abantu agenda yica abakobwa ntago ajya yica abahungu sasa abakobwa bose yagiye yica abashiri babo baje gutanga ubuhamya bavuga ati abakobwa twakundanaga bapfuye bari bamaze kutwanga bajya gupfa bari baradukatiye bavuga ngo ntago badukunda bavuga mufitiye aho uwo mukobwa sinjye wamwishe uwishe gusa uwamwishe ariko uwishe uwo mukobwa yabikoreye njye numva uwo mukobwa wanyanze yari akwiye gupfa nyagasani bivuze ngo abakobwa bari kugenda bicwa ni abagiye banga abahungu bakundanaga nabo abasiriyo kiri usanga bica abantu bameze kimwe के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए iyi video y'uyu mwicanyi ari kurwana na mehera muri gare moshi nagira undi muntu uyibona aba ari inji yigumana gusa muri systeme y'isibe पर सर सारी लड़कियों ने तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहले ही ब्रेकअप कर लिया ariko abakobwa benshi bagiye bapfana bari bafite abashiri babo bakundanaga nabo केस की baramaze kubanga ट्विस्ट आया है एक लड़की को नहीं 15 लड़कियों को मारा है hamaze gupfa abakobwa bagera muri 15 sumwe gusa गौतम मेहरा ndetse Gotamu Mehera niwe mwicanyi ubiri inyuma Gotamu बात सुन रहा है तो nimba uri kureba no makuru ndagira ngo nyumve neza je लेने आऊंगा तो ninza kukwishakira uzahura n'ibibazo byinshi खुद मेरे पास आ जा byaba byiza woje kundeba तो बोल दे ukambwira uko bimeze स्टोरी में और कोई ट्विस्ट बाकी ndetse nimba ari amakuru batari gutangaza ko wowe ukayanyibwirira tururi reka bagusubize inyuma amezi 3 ashize umukobwa arakwereka amaze guseba हिंदू सेटलमेंट एक्ट 1956 मिस्टर देवेश मेहरा अपनी प्रॉपर्टी का शेयर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके urukiko rwatangaje ko papa wawe imitungo ayisubiza umwana इक्विटी umusore imitungo yose papa yayimusubije umusore yagiye kurega papa mu rukiko ट्रांसफर की जाए imitungo yose yoherejwe kuri Gotamu Mehera papa sinabikubwiye ngo nzakurega ऐसा कैसे कर सकते हो आप हमें gute wakora ibi bintu gute mwaduhagarika muri show wa mukobwa w'umuhanzikazi nawe muri iyo minsi cyagihe
amaze guseba ku mbuga nkoranyambaga kubera musore Gotamu Mahira wari wagaragaje ko uyu mukobwa yifuza gusebya umurigenda avuga ngo ni umukobwa we kandi kuko nibyo ariko nuko umusore yabitangaje igihe kitaragera umukobwa siko yabishakaga uyu mukobwa bahise bamuhagarika mu bitaramo byose yari afite umusore papa amusubije imitungo yamutsinze mu rukiko mwana wanjye nsuze I want that. papa nagutsinze imitungo urayinsubije wari warayinyandukuyeho nakifuje ko wakabaye utsinze I love you. ariko ndagukunda The problem is there is no winning or losing in gusa love. mu rukundo ntabwo habamo gutsinda cyangwa gutsindwa ntabwo ari uguhangana mu rukundo kuba ngukunda mwana wanjye ukaba utwaye imitungo ntabwo nababara ngo uransinze umuntu ugukunda nyine aba yumva ko n'imitungo wakabaye uyifite mu rukundo ntabwo habamo gutsinda cyangwa gutsindwa wa mukobwa nawe nyuma yo kugambanirwa n'iki gisore yatangiye guhimba uturirimbo avuga ati niyo tutakongera guhura ati muri urugendo niyo tutakongera kuba turi kumwe urukundo rwanjye ntabwo ruzigera rushira ntabwo tuzongera gutandukana umukobwa yakunze igihungu cyamuzamuye kibizanamo ihangana umukobwa akibuka kimubwira ati niyo abandi bose bataza kugutabara cyangwa babe bahari ku bwawe njye nzaba mpari naguhimbye akazina urumva urukundo ariko umukunzi arakuriza ukababara ukaba uri kurira ariko ngo ku munwa nanone ukaba uri kumusengera igisore cyaragiye mu mezi 3 ashize kigira mu kabari kirasinda kiba igisinzi kiri mu kabari umunsi cyabonye wa mukobwa cyari cyarahemukiye w'umuhanzi kazi witwa Aruvi bya na Aruvi ntago ari Aruvi nta kandi gakobwa kivuye gukareba ntago ari Aruvi n'undi mukobwa karangiza filime hano mba nziboneye ahubwo ni babandi kigeze kwicira ubukwe cyarababonye basohotse bamwe cyagerageje kwicira ubukwe basigaye bakundana abasatumwemo cheers nta mutima mu cheers ni babandi cyahuye n'umugabo warongoye umu ex wacyo biteze kimeze nk'igisa kipe kibamenaho inzoga kimena inzoga ku mu ex n'umugabo we wamushatse kimeze nk'igisazi nukora n'umuntu warongoye umu ex we kigasiga kibamenyeho inzoga kiri kugenda kikubitana na wa mukobwa cyayimukiye w'umuhanzi kazi Aruvi kimubeshya urukundo umukobwa ari kumwe na manager si we kimubonye kibamuseriye twisohokere kano kabari tukavemo we buretse umukobwa yabonye iki gisore ahita asohoka basi sorry mbabari umusore umunsi baramukubise bamumena umutwe bamwubikiri mehera biriya bintu byo kwigira umunyarugomo barakubikira bakakumena umusore bamuzanye kwa muganga rebe gusa cyari gutekereza ni wa mukobwa mu kabari bahuye ndetse musore baramukubise ubwonko menya baramukubise bagasubira ku gihe ari gutekereza umukobwa yahemukiye w'umuhanzi kazi amubeshya urukundo sha buri muntu arakakubeshya amafaranga Gotamu we kumbe wa mukobwa niwe wamuzanye kwa muganga dore ngo uyu bari kumwe umukobwa niwe waje no kukirwaza cyagiye kumva ubwo bakubitaga umusore umukobwa niwe waje aragitabara wa muhanzi kazi cyahemukiye si bivuze ko kuba abantu baduhemukira cyangwa baraduhemukiye bita bituma abantu tubanga ntidukomeze gukora ibikorwa by'ubugira neza ahubwo biradutera imbaraga tugakomeza kugira neza ko n'ubundi ingororano yacu burya ngiri mu ijuru paturore umukobwa wahemukiwe n'ikigoryi kimubeshya urukundo kikanamusebya niwe wagitabaye bagiye kukica umukobwa kizana kwa muganga kuba abantu bakugirira nabi bigatume nawe kugira nabi ahubwo ni bwite utangira gukora neza
umukobwa yaremeye aza kurwaza ikigoryi cyamuhemukiye. Ntihandi umuntu atangira kuvuga ati ariko ndimbwa. Nawe yararebye arumirwa. Umukobwa yasebeje akamwicira umugambi yari afite wo kuzihorera kuri se mu buryo ariko butari bubi no kumwereka ko nawe hari icyo ashoboye kuririmba. Cyatangiye kwicuza, mbega ngo ndabimbwa. Nibyo papa yamubwiraga ati mu rukundo ntago baba mu guhangana ngo yatsinzwe. Ku musore bamusezereye mu bitaro. Ibyo binini ujye ubinywa mu gitondo saa sita na nijoro, noneho iyo ngiyo ni ordonnance wijyane muri Siloamu muri iyo farumasi baguye imiti. Bamaze kugisezerera kwa muganga, baramusezereye kwa muganga. Ibi ni byabaye amezi 3 ashize. Amezi 3 ni ryari imbere. Okay, mabahari negerereje hanze. Umukobwa yarwaje ikigoryi gikiza itacaho. Rebe se kunse byakumariye. Care of yourself. Wiyiteho. मतलब uravuga iki? Arvi, listen to me, I'm talking. Arvi, bantu nyumve turi kuvugana. क्या मतलब हां? Tekereza. बोले कि जाओ तो चला जाऊंगा. Ninkubwira ngo ugende uragenda. बोले कि take care of yourself तो इस बार. Kumbwira ngo niyiteho. अगर ऐसे ही जाना था तो वापस क्यों आई? Nimba arashaka kugenda kuki utagiye mbere. What I did to you, huh? ये सब किस लिए? hashtag. Tangiye kwihorera nawe unyanga usiga umbabaje se unkunze. हाँ हरा दिया. Waransinze koko. Waratsinze, ngiye naratsinzwe. फर्क बस इतना है itandukaniro ni कि मैंने प्यार किया kuri nge byari urukundo naragukundaga और तूने बदला लिया ariko we wari wazanywe no kwihorera mu gihe nge nari ndi mu rukundo. Yemereye gukunda umuntu ariko uwo muntu we niyo atamukunda ntibikora ko atamukunda. Ngaho genda userebure insinzi yawe just leave me alone ariko ndeke njyenyine. Ngaho genda userebure ko wihoreye unjyana mu rukundo utakurimo. Ariko nge naragukundaga kandi nzakomeza ngukunde ariko si ngombwa ko nawe unkunda. Ahita yinjira muri taxi voiture. Twigendere shofe. Arufirekeraho. Nzahinduka nyizera. Wamaye andi mahirwe. Mahirwe amwe. Arufi. Abantu bose baransize. Babariro rwose igihugu nacyo gitangiye gukunda umukobwa. Cyagiye mu bintu by'inkunda ari imikino, kumva urukundo nta mikino ibamo, nacyo gitangiye gukunda umukobwa. Cyaramukunze. Nibyo yarari kwibuka. Byabaye amezi 3 ashize. None Arufi ngo bamwishe cyarakaye. Ninde wisha Arufi kandi ari ntangiye kumukunda? ड्राइव कहाँ है? सर ड्राइव कहाँ है? सारी मिसिंग लड़कियों का फेसबुक प्रोफाइल चेक करो. ओके सर. इसके लिए कितना टाइम लगेगा? biratwara igihe kingana iki? टाइम वेस्ट नहीं होगा इतनी गारंटी दे सकती हूँ, पर यहाँ पे हमारा टाइम अप. Igihe kiri kudushirana ari amashusho nahishiwe muri gari ya moshi. गायब हो जाने के बाद babimenye Mr. Todd yabimenye ko ari amashusho twasibye. ऑफिशियली आपको इस केस से हटवाने की कोशिश. ashobora kuba ashaka kugukura kuri iki kirego. पर्सनल हो गया. Iki kirego bucyabaye cyanjye bwite. Kugera nabona ari uwinjiye mu rugo rwe. घर पे कुछ मेहमान आए हैं. Bisa nkaho mu rugo rwanjye ari umushyitsi wahaje. Uyu ni wa mupolisi ukora iperereza. Uyu ni watangiye gukeka avuga turiya musore gutamu mehira ashobora kuba atari we mwicanyi. Kure y'ikirahuri. Kigera mu nzu ye. Gutamu yahageze. क्या पिएगा? Uranywa iki? स्मॉल या लार्ज? Uranywa urwunge. ओके. Rushyushye, rukonje. Umugabo yarabizi ko ari uwinjiye mu rugo rwe. आई नो. Ndabizi. तूने आरवी का मर्डर नहीं किया. Ndabizi ko atari wowe wishe Arufi. सीसीटीवी फुटेज. Nabonye amashusho yarari muri gari ya moshi ya CCTV kamera yafashwe. फाइट किया तो और वो विलन. Wendetse n'uriya mugizi wa nabi mwarwanye neza cyane. और वो रिकॉर्डिंग कर. Niyo mpamvu navuze ngo amashusho bayasibe. वो किलर को लगे कि हम kugira ngo umwicanyi akomeze atekereze ku kiri kumugendaho. काल के बाहर आए. None akomeze yigaragaza atambaye mask. Uwo mwicanyi muzi iki? तरफा प्यार. Icyo nzi kuri uwo mwicanyi nuko yakunze umukobwa ntamukunde. उन लड़कियों को टारगेट करता है जिनके ndetse uwo mwicanyi akomeza kugenda yica abakobwa bagiye bakundwa n'abahungu ariko abo bakobwa ntibakunda abahungu. Wumvishe seriyo kero hano hanze? Seriyo kero ni umuntu ugenda akica abantu nta mafaranga akeneye, ameze nk'umusazi afite nk'ikirwara, cyangwa se nimba ari abana ubwo yica abana, nimba ari abagabo ubwo yica abagabo, kandi benda kumera kimwe. Uyu mwicanyi dufite hano muri iyi filime wenga ari kwica abakobwa bakunzwe n'abahungu ariko abo bakobwa bakababaza abo bahungu. Ba bakobwa nyine mwirirwamo babaza abahungu. Hari umwicanyi wabaziye kuko uwo mwicanyi nawe byamubayeho. Utwo dukobwa rero tubabaza abahungu nitwo ari gushaka. वन साइडेड लवर्स हो. दिल टूटे आशिकों का मसीहा बनना चाहता है वो. Uwo mwicanyi akomeza kwica abakobwa kugira ngo yitwe nk'umucunguzi w'abo bahungu bababashwe n'abo bakobwa. बदला लेना. Mbega ari guhorera abakobwa ya gahunda ya Kadafi. Arashaka guhorera abo bakobwa bababashwe n'abahungu. कुछ तो कनेक्शन है इन सब एक तरफा लव स्टोरीज में. Bisa nkaho mwicanyi nawe harahuriye n'abo bahungu bababashwe n'abakobwa ku nkuru y'urukundo. Arakwereka umukobwa, umusore yakunze agakobwa k'akaninja kari hano.
hari n'impeta kigeze kubona. Uyu mwicanyi rero yatangiye kwibuka amezi 3 ashize. Yari akikundana n'uyu mukobwa. Umukobwa kagendaga kamutera amazi, yaragakunze ariko ko nikamukunda. Bituma uvuga ati dukobwa twose twababaje maniga, nzahorera ayo maniga, ko dukobwa ntwica. Uyu mwicanyi nawe ngashara ko yarakunze umuntu ntamukunde. Katururi. Kumbe umusore yari yagiye agura impeta. Ya mpeta igura miliyoni 3 yari yaboneye umukobwa. वहाँ दूर क्या कर रहा है? जान नहीं। तू वहीं रहे। We guma hano. Zero star for you. Nugumaho ndagushyiraho inyenyeri 0 kutari umushoferi mwiza. Yari umushoferi w'umukobwa ari umutwara ahantu hose. पैसा वाया कुशाला हाँ? Kubera iki ariko dufata ibyumba bibiri? Ko tugiye kurara hano waretse tukarara mu cyumba kimwe. We kurabizi ndaza kugaruka. Ndagaruka ndaje. Umukobwa disi yaramubwiye uwo munsi ati nibyo ngiye kugura. Umusore yaramuguriye impeta. Umukobwa utangiye kumbwira ngo turare mu cyumba kimwe hano harahiye. Yankunze. Umusore yisasa kugura imyenda y'ubukwe. Umukobwa akimubwira ngo barare mu cyumba kimwe. Yahise atangira gutekereza ubukwe. Ya mukobwa nzamutamago mwambike ya mpeta namuguriye. Umusore yari yarakunze umukobwa. Umukobwa uyu munsi yaramubwiye ati sheri waretse tukarara mu cyumba kimwe. Umusore yahise atangira gutekereza yarongoye uriya mukobwa yamutaye amago cyane ko yari yamuguriye n'impeta. Ahita aza kugura n'imyenda y'ubukwe n'ibintu byose bikenerwa mu bukwe. Umukobwa ngo we uriya musore ugiye kubikuza we hari abarara bamubonye. Tumubone uriya musore ujya kubikuza amafaranga agomba yaduhe uvuye ku cyuma hari abarara bamukurikiye. Hari abarara bari hano bakubona ugiye ku cyuma bahita bamwinjiza mu modoka. Bahita bicara kuri foro uricara bahita batwara. Bakikubona uvuye ku cyuma ugomba kuba yemba. Tuba amafaranga ubikuje nona. Ntabwo bazi ko Didi Panda ajya ku cyuma agiye kubikuza 2. Duhereze ikofi. Hari ahantu nagombaga kujya byihutirwa. We afite n'impeta irenze we nayo tuyitware. Kandi iyi mpeta umukobwa yari yarakunze. Iyo mpeta nayiguriye umuntu w'ingenzi. Muyinsubize. Ati Agasobanuye. Tutayigusubiza urakora iki? Iwana mumpakirire ngiye kumurongora. Abarara baramubona agenda yibikurisha ku cyuma. Abasadutemu baramubonye. Sora umukobwa akimubwira ngo tujye mu cyumba yise avuga ati ubukwe burahari. Njira cicika. Barara. Duhereze ibyo ufite byose. Imodoka bahita bayitwara. Zana ifungo. Zana ibiceri. Wabikuje zana. Gasani. Hano ntakirimo ntakirimo. Hari ahantu mfite kujya hihutirwa. We dore impeta afite impeta zimwe zihenze. Iyo mpeta ni y'umuntu w'ingenzi. Ndabinginze muyinsubize. Agasobanuye. Tutayigusubije wakora iki? Ubwoba kucecetse yatangiye kwibuka wa mukobwa akunda. Yibuka ukurura mukobwa igeze kureba impeta. Uburibwe ntabwo buzashira dukomeza kwihangarira amakosa y'abantu. Muri iyi si no kwica cyangwa kwicwa. Namagambo ukobwa bubwe ati by love bakubite by love. Utse kabwa mubwira ati bica. Kinira kumeta. Y'umukunzi. Yewe. Mugabo utuje utajya uvuga w'indwanyi. Katorori ahita avayo. Filime kiga nono arakora mukiba reka bya bigori byibisha ngiki n'iki biniga abantu sha. Mukobwa aramubwiye ngo aba bantu utabisha ugakomeye za kubiyanganira ni kibazo. Katorori twakoze ikosa twayobye. Akira telefone yawe musubiza amafaranga ye n'impeta. Iyi mpeta niyo yashakaga cyane. Akunda uriya mukobwa. Ibi ni ibyabaye amezi 3 ashize bari kutwereka. Ibigori byaramukerereje n'imvura iramunyagira
ya myenda n'ibintu byose yari yaguze byo gukoresha ubukwe. Petroli yaje atinze. Ageze hano, ageze muri ya roji, muri ya hantu bari kurara. Naje imodoka numva umuziki, yasanze wa mukobwa ari kwinjiza umugabo mu cyumba. Hagize umuntu tubona se, uriya mushoferi ndamukontorora, akora icyo mubwiye cyose umukobwa ari kumwita umushoferi. We yumvaga ari sheri. Yasanze muri Sweet Stay Guest House kwa Methode. Sheri wariho bamwinjije. Cyane kari n'ahantu heza rwose, hoteli nziza. Manager neza. Wakaga kobwa umujyi ugakinira. Dore nguyu. Manager we uri na Mariye. Ni uri kumwe na wa mukobwa. Nawe ndebere. Umukobwa avuga turangiye gutamago yamuguriye impeta yageze ate. Umukobwa aryamanye na manager we. Buriya ukuntu umukundana na sheri, kajya ujya kumufata ku kazi mu modoka, kabona ba boss be nibanakwita niwe mukundana sha. Okay. Kabona nibanamwitaye, kumbe babinoze. Umusore yarababaye. Ibi ni ibyabaye. Yahise ava hariya agaruka kuri yazu. Umukobwa ari no kuvuga ati yera hano umuntu ikigoryi iki gishoferi gikora ibyo nyibwiye. Hano hari umugabo uri kumwe na maninja kandi afite umwana. Dada muvandimwe kani kakana vande cyamurenze. Nibwo amenye ko ikosa ribi ngo ushobora gukora muri iyi Kigali no guha umukobwa umutima wawe, cyakwishora mu nkundo. Musore nibwo akibibona. Hari igisazo cyo kiri mu maninja. Dore umwana wacu kandi abareba, kandi wibahetse ababwira uri mu mugongo ati ni hano bibera. Ntukajye wabazwa n'umuntu umwe wagiye. N'akana kamubwira sezeranya ko kira gikobwa ugiye kucibagirwa. Gitondo yahise aza kureba umukobwa kuri Sweet Stay Guest House Nyamirambo. Yaje kwamufata umukobwa niho yaraye. Naka guest house keza cyane. Yinjira nishimiye kuri hano. Shift yanjye yarangiye kare, yaje kumukura ku kazi. Winkora hizo ntoki. Hirwa musambanisha mukora ku bahungu nukazinkoze. Tantera n'umwako. Yaje kumufata ku kazi. Wamubonye manager wanjye n'injoro turyamanye, sibyo? Musore, shyira mufitinsi yarakaye. Ntavuga. Uriya mugabo yitwa Aturu. Ni manajeri wanjye. Ni manager. Yanshutse. Umve. Yigize nkaho nkunda mbere. Yabanje kumbeshya yigira nkaho nkunda. Arangije nyuma atangira kujya antera ubwoba ngo nintakora ibi arankora ibi. Afite amafoto yanjye nambaye ubusa, bamubwira ngo nitutaryamana arayashyira hanze. Bayirafu sinzi disi umukobwa yaragoye cya manager. Sorora ndacica. Bayirafu ndakwinginze mfasha manager, turaryamana kugira ngo amafoto yanjye nambaye ubusa atayashyira hanze. Ndagufasha sheri. Yagasa n'umukobwa yitaseka. Musore yaragize ngo nibyo umukobwa araseka. Tibiri ariko uri inzanga shawuri umudagi. Ariko uri musore nyabakikombo rurakagura ikinyagasani. Sibyo washakaga kumva ko ndagakobwa kadafite kirengera bafatirana bamfatiranye. Uvuga ngo ugiye kunabara manager umukubita ubintwari, sibyo? Ariko kuri ni manager ndamukunda. Manager amimana amafaranga. Iyo kwezi gushize anyongeye nsabira gahimbaza musiki. Ntaje nyine nkamuha kiniki tukareba ibyo ari byo. Nkabona ibyo ashaka nanjye nkabona ibyo nshaka. Manager mfasha mu kazi kunzamura kunsabira kunyuga. और बीवी की नजर टाइट तो हम दोनों कहां जाके गाना गाते. Umugore we rero yaramaze iminsi aducunga nahandi hantu twari kuryamanira nje nawe. Nibwo nakubwiye ngo ume untware mu modoka tujyane kuri Sweet Stay Guest House, ariko ntago ari we nashaka ko tuharyamanira. Nashaka kurara nayo na manager. Yari mu nzira agenda urebe ibyabaye uwo munsi. Ukurikire filime hari bahuye. Yinjira mu modoka yabo. मैं वो कैफे पलट गया. Njana. शेयरिंग है. मेरे को पहले छोड़ना प्लीज. थोड़ा अर्जेंट. Babarira abari ngiye ujyana mbere.
ni babiri kumwe n'umukobwa nawe agomba kumudepoza. Bite anti ndagira ngo ukurikire filime. Uno musore winjiye muri imodoka n'undi bigeze guhurira kuri gare ya moshi, uyu akamubwira ngo nakoze ibyo ushaka avuye kubeshyera nde mugenzi we, akahita amwica akamunaga muri gare ya moshi akamwica. Ibintu byo ari kutwereka byabaye amezi atashize. Umusore yinjiye mu modoka nta kintu nshaka kumva, ndagira ngo muri ko umukobwa tuvugane. Kano gahungu kare mu rukundo, umukobwa ukunda ntago agukunda, ntago byumva haretse kumwizirikaho, niyongere no kumuhamagara agaragara. Uyu musore disi yageze hano yara umusheri ngo ntago yari ari kumwitaba, amubonana n'undi muhungu. Ashu naguhamagara kuri telefone ni wite, bano barabireba. Kucuma magara subundi kumakuru yanjye siko nakubwiye, tumaze imyaka 2 dukundana. Katwirebere filime y'ubuntu. Urani manager wawe muri kuryamana neza nk'ibyabaye ku musore umunsi yarabibonye. Ngiye usigaye wanga kunyitaba ukagenda ukaburi kumwe na manager wawe musohokana. Ba manager batumaze ha abana n'ubuzima bwanjye n'umwanzuro wanjye, abo tuba turi kumwe wo n'umukobwa kuca disi umuhungu ari mu rukundo, yari ari mu rukundo n'umukobwa ari kuri umutamo. Kucyungora bino puca arasara. Nyumva ngiye bino mbivuyemo, bano baramukurikira. Ndakwinginze mbabarira nkunde wenda kwiyamye. Reba udisi ukuntu ari kumupfukamira. Manager yaryaga ngo buri kimwe. Ibyo bikureba hiki ku buzima ari ubwanjye. Ndakubwira numakanira ukanye mu rukundo uzabyicuza. Urantwara iki? Wansereza urantwara iki? Umuntu ari kumwe na manager ufite amafaranga mayibobo, idafite amafaranga uravuga iki? Umuntu udafite amafaranga i Kigali ngo yitwa mayibobo. Kunera ubwoba usura kure y'icyuma, bari bamaze imyaka 2 bakundana. Intwari we itaye umuti. Filime igiye kuryoha. Umva umukobwa ukuntu urukundo rubona. Njye nanakwica wica harahiye. Uriya mukobwa usa umutabaye, uriya mukobwa ahita akunda wowe, uriya muhungu agasigara arira. Abatipe cyangwa se intwari zitsinda muri filime gusa, ariko mu buzima busanzwe abadebande cyangwa abagome nitwe dutsinda, sibyo? Kwigira umuntu mwiza ntago bikora muri iyi si, ababi nibo batsinda. Umusore avayo disi abona umusore wasajijwe n'urukundo. Ntago nakwica nagukangaga. Uyu muntu ashaka kunyica we, munabare hamagara polisi n'umukobwa. Gusa uyu musore yabibonye ndamukunda. Yarebye wa mukobwa nawe ni ukameze, arambwiye ati muri iyi si. Nawe yibutse umukobwa amubwira ati nkunda manager wanjye, ansabira amanota mu kazi, ansabira uduhimbaza musiki. Nagusabye lift ngo njyane kuri Sweet Stay Guest House abariho twirarira nge na manager ka guest house nziza. Umukobwa kubita umusore amubwira ati abantu beza batsinda muri filime gusa, ariko mu buzima busanzwe abantu babi n'abahemu nibo batsinda. Niko umukobwa yamubwiye. Gasani yarababaye rabe ahita niga yaninja. Warababaza umuhungu nanjye bambabaje karahama ninja muhera. Wa mukobwa ni mutabo wanjye, ntabwo nzatuma ubundi. Niko yabwiye wa wundi. Ubuzima bwawe bubaye ubwanjye, nawe ahisemo kuba umuntu mubi, kuko baramubwiye ati abantu beza ntago batsinda mu buzima. Nawe ahisamo umuntu mubi, atangiye gutera umukobwa ubwoba. Gwara uyu munsi ubuzima bwawe n'ubwanjye, nutamo wanjye ntuzaba n'uwundi wari wese. Umwuka wose uhumeka ubuntu wanjye. Ahita niga wa mukobwa, uzaba wanjye gusa. Ahita yica wa mukobwa. Urababaza maniga y'i Kigali ko yagowe. Uyabireba arumirwa yitacaho. Kobwa wa mwanzi bahisemo mwica. Urebe filime mwirirwa mubabaza bakobwa, mwirirwa mubabaza abahungu b'i Kigali. Ndagira ngo mwicare turebe filime. Umukobwa arapfuye azize iki? Kubabaza iniga. Kandi nayo ni iki? Nawe ni iniga. Ngo arashaka abahungu bafite amafaranga ba manager. Uramubona ari ku musore. Ibintu byo kwigira umuntu mwiza. Uyu musore yari umwana mwiza, yitwarira taxi voiture. Paka umukobwa yakunze n'umubwiye ati kwigira umuntu mwiza ntago birya. Ibyo ni ibyo mu mafilime, mu buzima busanzwe. Akimara kumwica yisaza. Wibuka akora ku manywa taxi, ninjoro akajya gukora muri zoo.
akaza kugaburira inyamaswa barimo intare y'impyisi azana wa murambo. Bidore hari umuntu tubonye ufite umurambo, kumbe ni kakana. Cyana uzaceceke suri niga yanjye, nzaceceka. Utazana umurambo hano bagaburira inyamaswa. Abasuruye safata wa murambo arawubaga. Maze kubaga maze kuba umugome ibintu byahindutse, ubu nawe yaje mu isura y'ababaya. Kobwa zana nubwo wabaye umuntu mubi twavugana, kwigira umwana mwiza se birakora. Uzi ko wabona nanjye njya nzira ko ndi umwana mwiza we. Ariyo mpamvu nabuze sheri umushu. Amasha umusore dore inyama z'abantu wese aza kuzigaburira iki? Ingwe. None ubyanahindutse n'ingwe ntakizitinya, ukuntu asigaye zireba n'ibisamagwe bikagiramo ubwoba. Oye ndabona uri mugenzi wacu, uri mugenzi wacu. Ukuntu umuntu inyamaswa ireba nayo ikagiramo ubwoba. Umusore yatangiye gutwara abagenzi. Uko atwara abagenzi nagira ngo urebe filime. Bayi sheri bayi, nugera mu rugo mbwire. Urabizi rishi, nari ndi kumwe n'agahungu kanze kundekura asigaye atwara abakobwa. Umusore ageze hano abakobwa atwara ku manywa, umukobwa agasiga abwiye sheri we ngo aratashye cyagiye ku rusengero. Nk'umutaximene akabona abakobwa bahita bajya mu bisaza. Yabibona akibuka ko nawe sheri we ariko yari ameze ajya muca inyuma akajya ngo muhamuha amafaranga. Aramotari wambwiye ati Roki buriya rero umuhungu aguha umugenzi. Umukobwa bari mu modoka n'abasaza. Kandi asize mu rugo abwiye umuntu ngo barakundana, asize sheri we. Motari arakubwira ati umuhungu aguha umukobwa bavuye mu rugo kumusura, ati mungereze Kaciri wabo sha. Baba bari mu nzira bagenda, umukobwa ahita akubwira ati mutakata duce mu Gatsatari n'undi mutipe ngiye kuhareba nawe abikurikirane arebe ibyo ari byo. Umukobwa nugusiga sezingagiye umukunzi we ngagiye mu rugo akahita ajya mu basaza. Ngeze hano umuhungu aramubona, sheri wari wagiye mu bisaza? Namaze. None se mwe ko mukennye abahungu? Kigali ariko abana bato b'abahungu nibo basigaranye amafaranga mu ibanga. Yarerebye yabona abahungu bababaye disi no modoka yenda kubagonga. Abahungu benshi bafite amadepresiyo kubera abakobwa bababaza we. Buriya pazo iyo umurebye ubona adafite depresiyo yo kubabazwa n'umukobwa. Yaje kureba umukobwa. Wababaje umuhungu? Wababaje umuhungu? Umukobwa yarikanze ari hano. Umusore asigaye ataha nijoro yarakaye. Avuye he? Sheri uvuye? Kayita hanashye. Kuva yaba umuntu mubi hasigaye hashye. Dore umurambo wa kagakobwa nawe arawuzanye. Gusa ngo uyu musore guhera uwo munsi yahise atangiza urugamba ruvuga ruti buri mukobwa ubabaza umuhungu ntangisha urugamba rwo kujya mporera abo bahungu. Buri mukobwa wese ubabaza umuhungu akajya gushaka abantu akajya mu mico mibi. Ibintu byose byabaye hano biri hano. Abose nabishwe nawe mwicenye bita Smiley. Umwicenye afite mask yambara nyine imeze nk'akayemoji ka Smiley. Do abakobwa bose babaza abahungu. Umusore yatangiye kubica. Abakobwa bose bagiye babeshya abahungu urukundo. Yagiye abica imirambo abo yiciye mu mazi. Upfa kuba muri Kigali warababaje umuhungu yaraguhigaga akakwica. Abahungu baragoye nuko batabasha kwivugira. Nzajya mbavugira. Ikibazo namwe ntimwibuka kunshyira amafaranga kuri momo. Kandi butanze atangira nge mvuga amafuti y'abahungu none abakobwa tubashyigikire. Wenda bo bazajya bankirira ibiceri kuri phone. Umutima wanjye iteka wagumye ntabwo bugira. Kugira ngo wumve amagambo. Sibyo? Umusore yaragiye yica abakobwa bose babaza abahungu kubera umujinya. Abantu ngo kubera kugira ubwoba bwo kubura abo bakunda bibahindura ibigwari. Sibyo? Ariko iteka umutima wanjye ngiye wagumye ntabwo bugira. Ibyo nibyo byampinduye umwicanyi. Uwo ni umukobwa ubivuga. Abantu ngo bakunze gukora amafuti kubera gutinya kubura ibyo bakunda cyangwa abo bakunda. Ubwo bwoba ni bubi. Tugende. Sasa umusore utwaye taxi voiture ndagira ngo urebe. Uwo munsi imodoka yinjiyemo wa mukobwa w'umuhanzikazi.
aribwo cya kigoryi Arvi ndaza guhinduka wa musore. Umusore sasa dore ngaratwarwa n'umukobwa, dore ngaratwarwa n'umwicaye. Arvi abantu bose baransize nawe winsiga, hagarika imodoka. Sasa uyu musore yarabibonye aka gakobwa ndwaye kari kwanga guha imbabazi umuhungu, buriya nako karamubabaje. Ureba ahantu byose byahereye. Uyu yaravuze ati umukobwa wese uzababaza umuhungu mureba nzamwica. Ariko kuri Arvi byari bitandukanye cyane ko Arvi yari yarahemukiye ahubwo n'uriya muhungu. Madam, रेटिंग जरूर देना. Wibagirwe kumpa amanota. Yamwe y'inyenyeri umuntu mukubita utunyenyeri nyine bitewe n'ukuntu yagwaye serivisi nziza cyane ko ari application kugira ngo kazi bazamwongeze. Gusa umusore umunsi yahise abona agakobwa ahantu karara ni Arvi ukaririmba muri symphony. Aravuga ati ahantu arara ndahazi. Arahabonye hotel ari kuraramo. Yamubonye ababaza umuhungu ariko siyere kubaza umuhungu, ubwo umuhungu yari gusaba imbabazi. Naho ndebere filime ari naho twatangiriye filime. Arvi ari hano. Arvi dore nguyu umuhungu yiri wamusaba imbabazi. Ariko umwicanyi we yagize ate yabonye ko uyu mukobwa ashobora kuba ari umugome umuntu umuhungu asaba imbabazi akazimwima no kukwica yakwica. पूछ रहे तेरे बारे में, चल लेट्स गो. I really wanted to end this Gautam Mehra ka chapter yaar. Chill. Ndagira ngo shapitire gutamu mehira uyiyibagize sibyo? Bakiraho umuriro urabura. Rero twatangira filime. Arvi n'umuhanzi. Umuriro ukimara kubura. Hafo. Ari watangiye gutondagira. Tangira gutondagira inzu. Hari umukobwa yabonye kare w'umuhanzi witwa Arvi wababaje umuhungu. Ariko umusaba imbabazi kandi yahisemo kurwana urugamba rwo guhorera abahungu bose. Kadafi burana urwo rugamba rutangiye na ba Scott na ba Cedric. Baravuga ngo uruke ni karame. Ati twebwe rero umugambi gahunda twatangije. Gusenya ingo z'abubatse, gutanya amakupure cyane cyane none abafite ubukwe vuba bari muri za fiançailles nibo baryamana ngo nabo gusa kugira ngo babasenyere bahorera amaniga yababajwe nayo maninje. Ni genge bakoze bameze nk'uyu mwicanyi. Abasekirite bapfuye kare. Segura mwicanyi yaje gushaka umukobwa wabasha umuhungu n'abandi bantu bashobora kubigenderamo bagapfa. Ariko mpaka bonyine ni gutya abantu baba serial killer. Serial killer n'umwicanyi cyase n'ubwicanyi bameze nk'ari uruhererekane. Ntabwo ari kwitaba. Usanga umuntu yica mu buryo bumwe kandi ibintu bimeze kimwe. Ari usanga umuntu afite ikintu kimeze nk'ikirwara cy'umwana avuga ati ngiye nica abana b'imyaka 5 gusa. Kandi abica atishyuwe. Iyo ari kwica abo bana bameze nk'uri kwivura. Abafite impamvu ze. Uyu nawe yica abakobwa gusa bababaje abahungu. Nta muntu wamwishyuye, nta kinicyoya akica abakobwa bano bita ba serial killer. Abo bantu bari inyamaswa nibo babi. Ndukanye n'umwicanyi bashobora guha amafaranga ngo ugende unyicira umuntu iyo batamwishyuye nago yakwica. Usuri nano twatangiriye filime na cya gikobwa basigaye bazana. Ubundi kimeze nk'ari nacyo cyamuhinduye kimwinjiza muri kariyeri. Duhorera amaniga yababajwe n'abakobwa. Iyi filime niyo undi filime niyo yanjye. Rebe iyo aje kwica umukobwa kandi wabaje umuhungu n'abitambitse bose babigenderamo. Nyagasani umukobwa niyo twatangiriye filime. Arvi niwe bari gushaka. Arvi irukanka. Arvi n'umuhanzi. Dore ibyishimo. Umukobwa nawe ameze nk'umwicanyi n'umusazi. Filime Arvi yari hano. Hano twatangire filime. Ibintu byose yagiye ari kubirikodinga kuri telefone. Byose yagiye abirikodinga. Sherifata inyundo ugenda umwica. Umukobwa niwe umuyobora. Umusore yambaye mask, niyo mpamvu bamwita ngo ni mask, ni umwicanyi wa Smayeri. Jararumena. Wari mu rugamba rwo guhorera abahungu bose bababajwe n'abakobwa. Ko nawe yababajwe n'umukobwa. Abantu bagira imitwe itandukanye yoroshye ku buryo usanga umuntu ayisaba umwicanyi. Usanga umugabo umugore we yamuciye inyuma. Abahitamo kwiyahura ngo umugore yamuciye inyuma cyangwa nawe akamwica. Ugasanga none yesa navuga ati n'abandi bagabo bose baciwe inyuma babaciye inyuma mu nyereka aho bari mbabicire. Nta mafaranga abasabye.
icyo gihe nyine ni ikibazo kiba ari nk'ikirwara cyo mu mutwe nuko basiriyo kira benshi babaho. Dore umukobwa bari kwishima rwose yumva ko abantu bari gupfa, ndagira ngo rebe filime. Dore uyu yarishe munsi y'igitanda. Gotamu umukobwa yakomeje kugira ngo ni Gotamu umwe baserereye kare, kumbe ntago ari Gotamu, ntago ari Gotamu. Dore ku munsi wa none aho turi rero, umusore ari kwibuka byose uko byatangiye, atangiza urugamba rwo guhorera maniga. Umuhanzi Arfi Marihotra uyu munsi biravugwa ko yishwe. Umva indirimbo yaririmbye z'urukundo. Kariya gakobwa twishe kare n'agahanze. Cyakora yaririmbaga neza, yaririmbaga neza. Katuri bamwisha Rufi. वो जो भी है शायद अब पकड़ से दूर नहीं है. Uwo musore wese ntago ari kure yuko twamufata. तू भी है. Polisi yo nshake muguma inyuma gusa, nawe ndagira ngo umubi inyuma. Uwo mwicanyi. Iwe ni umuntu ukora iperereza urenda. You are right sir. Wavuze ukuri. Narebye kuri Facebook. लड़कियों के अकाउंट में एक ही प्रोफाइल कॉमन है. Hari profile imwe ku bantu bose bapfuye bimeze nk'ibagendaho. Sir, और उसी प्रोफाइल से आरवी बोलोत्रा. Iyo profile kandi yagiye ikoreshwa mu kumva indirimbo ya Arfi Marihotra. 5 stars. Address? 7 Island. Atuyagana he barahamurangira. Na ahantu hari zoo. Barahavuze. Ngo ni wo mugabo abari. Kandi kuko ni umwicanyi, arabanza abantu bose agiye kwica akamenya aho batuye, akabiga akabakurikirana. Wigiye polisi yose kuri nyuma iri kuguhiga. Ndashaka kujya gufata uwo mwicanyi, uyasigara hano mu rugo. Kumba umwicanyi yahageze. Polisi ije mu rugo iwawe. Ije gukora iki? Hari umuntu utoye amakuru ko Gotamu Mehera bari gukeka ari we mwicanyi ari mu rugo iwawe. Latodi yohereje polisi yose. None ayo makuru ninde uyatanze? Natwe ntabwo tumuzuye yikanzemo. Ninde utanze amakuru? Nyakubahwa, bikunyumva? Aramwibonera. Namutse iragenda, dore ngo polisi iramubona. Bimeze biti? Sibo batambara kasike. Barakura imbunda fande baramufuna. Usore umuntu mwiza mu mwicanyi. Wakererewe. Gotamu araza kuhagera vuba. Bikurangiriyeho. Filime yawe irarangiye. एक राज की बात बताओ. Uzibanga. आरवी जिंदा है. Arfi wa muhanzi kazaracyari muzima, ntago namwishe wa mukobwa. Ntago namwishe. उसको आखिर तक बचा. Nari namwibikiye ngo mwice nyuma kuko ninjoro yisha abantu benshi. फिल्म का दी एंड तब. Ahubwo iryo ni ryo herezo. जब हीरो जीत जाए. Kandi herezo rigomba kuba ari uko intwari itsinze. Uriya musore wiyita intwari. Uyu na तब जीता नहीं. kandi sindatsinda. Ayitavuna. Uriya musore yiyita intwari kuko ari kuvuga ati ndi kurwanira urugamba rwo kubohoza maniga yababajwe n'abakobwa. Yatangije urugamba rwo kubohoza ayo maniga. Yukugera hano mwana arabanza azinga moto. Bamwita Ali John Kapura amazina y'nyakuri. Rebe mumfashe. Mukobwa ntago bamwishe, umwicanyi ninjoro yisha abantu benshi ku buryo yavuze ati ndamwibikiye ndamwica nyuma. Ari hano. Baby. Bese bite? Umukobwa yarasimbutse nawe ari kugerageza gucika uyu yaje. Akunda uriya mukobwa. Asigaye amukunda. John Kapura avayo. Undi ni umwuzukuru wa Surendra Kapuru. Umukobwa ari gucika.
musore kumukobwa abona cya kiguryi nikira gishaka kunyica uriye niwe Arufi irukanka uyu mukobwa zikogwera ninjoro umuntu ushaka kumwica na wundi ari uyu musore ejo wamusabye imbabazi akazimwiba ntagaze kwiyarushe kumutabara na cyagirwe yakubitaga inyundo yigeze ngo niwe mukubise kumbu uyu nushaka kumutabara so ushaka kumwica dore ngo baraburana tarajya kure ndakwinginze mfasha hari umuntu ushaka kunyica amagara polisi ushaka kumwica n'uyu uriya muhungu uri guhunga niwe uje kugutabara aragukunda cyane ariko ntagaze ko nshaka umutabara uburibwe umutera aribwo kukwica none nkubwire ahita amugarura hano turamunga icyo atazi nuko nshaka umutabara uburibwe bwawe waninja we aho kugira ngo umuhungu ajye akomeza ababaye nzajya mbica basi avuga ati umukunzi wanjye yarapfuye aho kugira ngo akubone uri mu bindi bigabo ninde ushyizemo aho kureba no maske ये तेरा है iyi maske ni yawe मुझे पहले से लग रहा था कुछ काम nari mbisi ko hano harimo ikibazo और तू इसके साथ है wa kigoryo nawe ukamufasha क्या हो रहा है mbwira n'ibiki bijya mbere bino bimaze kingana iki कौन है अंदर ninde urimo aho ngaho urebe आगे मत आ भैरव nyegera भैरव मैं मार दूंगा sinakora hano भैरव आगे मत आ kuma uri bayiraf मैं मार दूंगा भैरव kwica mfurusaku abwiye umukobwa turamusora ashe kugutabara karagukunda cyane yageze hano uwo bahuye afite maske ni wa musaza babinogeje dore ikintu yamujombye barihuriye bombi ni abasore dore ikintu yari amujombye filime yataragira bahita bamufata polisi ihita imufata uriya cyane ko ari nawe bazi bakeka kugera hano hari umusaza wapfuye ufite ikimasike akana mukime imbere murebe rebe abantu bahuruye yuko urabona wa mukobwa dore sheri uyu niwe wamushyize muri ibintu imbere harimo umurambo w'umugore we muhamagara ba forensike baze bapima umurambo uyu kubita polisi ari icyaha uri kukihamya kubita abapolisi mwegereye ntabwo wakwinjira hano buretse ararebana uriya ntabwo ari Arufi ntabwo ari Arufi wapfuye umurambo w'undi muntu umusore yishe abantu benshi yarebana n'uriya baraseka sheri bite sheri ushinzwe umutekano bavayo urebe filime Arufi ari simbizi aba bantu bose ni papa wanjye wabishe ibi byose ni ibikorwa by'itora abakobwa umusore yishe ni benshi aka kana kubera kangaga papa wako yagafataga nabi atifuza ko kanya no kwishu itura kana ngo karafata ibyaha byakozwe n'uriya mugabo byose kuko uramwicinye agafata neza kakabigereka kuri se papa wanjye niwe wabishe bose nanjye yashakaga kunyica papa ariko bayirafu niwe wanabaye mwimubeshyera papa kuva mama yamwanga akagenda agacishene gapfa papa yatangiye kwica abantu papa abakobwa bose yicaga yabagaburiraga inyamaswa bose niwe wabishe ariko uwo madamu Arufi muvuga sinzi ahara akana dore ngo karafatanya n'umwicanyi ikirego cy'umwicanyi bita Smile cyakemutse Unfortunately, we've lost ACP Ganesh. ACP Ganesani twamubuze yapfiriye muri iki kirego. DNA destroy हो चुका है पर जो भी samples मिले. Sample za DNA zanangiritse umuntu ntago twamenya byinshi kubwishe. Facebook पर करने का account, कार के records, meat cutting machine पर भी केशव के fingerprints मौजूद हैं. Ibikumwe by'uriya musaza wapfuye byose babisanze hari gusuyaza kuri. नहीं देना चाहता पर sinshaka kuguha ibyiringiro bidahari. सारी लड़कियों का सच. by'abakobwa bapfuye cyane Arufi. wabona Arufi nawe yapfuye ikirego turagifunze igendere gutamumehira
ati Arufi nawe wabona yapfuye. Dore ngo baramurekura, ararekuwe, sheni iraciwe. Mon bébé, हो गया ना? byose byarangiye. चल यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं. Reka dushaka kandi hano tujya. जो अधूरा है वो पूरा तो tugomba kurangiza ibyo twatangiye. आरवी के साथ वही होगा. Arufi nawe agomba guhura n'ibyo abandi bakobwa bahuye nabyo, tugomba kumwica. Nawe agomba gupfa. Sasu yari hano, dore ukuntu bamureba, bamwirandishwa. Yararebye yikangamo, yarebye yikangamo, bahita banacaho. Muri 7 Island Zoo turi kakana nako kamaze kuba nka wa musuri kaba kambaye mask. Umwana nawe uzakura akaba umwicanye umubona kare. To muri zoo harimo inyamaswa zigiye zinyuranyuranye. तो वो ठंडी ले गया. इतना शाना है. Karakana kaza ubwenge kakuryanya amanota. उसे गोद ले लेते. Reka tumwadobute abo umwana wacu. इसी हैप्पी फैमिली. Tuzaba umuryango muto wishimye. शादी कर ले. Dushyingiranwe. गाने प्यार के गाती है और दिन दहाड़े धोखा देती है. जो बाकी लड़कियां मारी है उनकी कहानी में किसी को इंटरेस्ट नहीं, पर जब ये मरेगी nta wundi muntu wari wituye ku nkuru z'abakobwa bose bapfuye, ariko uyu nguyu ubwo niwe wateje ibibazo abantu bose baraguruka. Bimeze bite kuri bano? Ni ikirori cyamenetse. Amba umukobwa yari agifite tumubaga. Uri ikigoryi yaramuseka. तेरे से कुछ नहीं होगा. Sha nta kintu kimwe ushoboye pe, kagiye kukica noneho. Rebe yo uriya baseka yenjoyinga ibiri kuba. Uziko kamukinnye we. Umukobwa yavunitse, suri hano yakoze baba katurore. Yeah. Fera betara zica. Kureba hano yamukurikiye kuva kuri polisi, aho polisi yacecetse ntiyagira icyo ababwira bakaramwikurikirira. मैंने कहा था जान से मार दे. Narakubwiye ngo nyica. Ndakubwira ngo numva barira ngiye nzakwiyicira. Ntiwibagirwe ariko nawe kuma umunota ya serivisi nange si nziza. Rebe barafatana. Bose ni abasore. Rebe katurori bise bite? Urebe filime. Bose ni abasore. Kubita ikigabo kimeze nk'icyuma ntabwo kinyiganyiga. Rimwe cyamukubita imwe hagashya. Igisore. Ikigabo ni icyuma. Sore yarakubiswe. Wenda gutabara umukobwa ukubabaza ukaza kumurwanira. Gipfunsi
bitera kanseri. umukobwa avayo. बोल रसिका अब मिलेगा ना 5-star रेटिंग इस दी एंड के लिए. none simbasa ubwo birangira uraza kuma inyenyeri 5 umpe unuvuge mpamarota mbega ko natwitse mbwira rasika. mbwira rasika urama amarota rasika na mukobwa kundi yaraseka. uyaraseka. uyaramuseka. rasika ariko uhe? rasika uhe? rasika ari yewe ubundi uri kuvuga wa mukobwa bakundana. rasika we. rasika. rasika ngwino winjire. sasa ugwindukirana wabura rasika. rasika ni wa mukobwa bari kumwe bakundana. ntawe uhari. rasika yaragiye. yaragiye yaciyeho. yaragusize. urareba iki? nta rasika uri hano. uyararakara aramufata. urabeshye ari hano turi kumwe. rasika. rasika ari hano wa mukobwa bakundana. ajyama n'amanota akamenya inyenyeri imwe rimwe undi akabibye. nta kintu kimwe yakoze. byose niwe ubikora we nta kintu ajya akora ntawe uba uhari. rikaba kwereka filime. wa munsi umukobwa yaraye muri Sweet Stay Guest House yarayaciye inyuma umuntu. urebe ukuntu byagenze. yarayaciye inyuma n'umusore. umusore ambwira ati nimba utaba uwanjye ntabwo waba n'uwundi. uri inyamaswa yatsinzwe mu rukundo nta kindi uri cyo. cya gihe cyose ubwo yazanaga umurambo umukobwa ntabwo bari bari kumwe. umukobwa aba mu bitekerezo by'uyu mukobwa nta hantu na hamwe bajyaga baba bari kumwe nawe. wapi? rasika ni urukundo rwanjye ariko n'igicucucucu cyanjye turagendana ntabwo yansiga. rasika ntabwo yigeze mu rukundo rwawe ahubwo we waramushakaga cyane. rasika cyagiye ubwo yajyaga kurarana na manager yarabyutse abwira umusore ati turakundana ndetse yiteguye no kuzasiga umugore we tukabana ngiye na manager turakundana. umugore we nta nubwo azi ibyacu. impamvu ronze muri Sweet Stay House ni ukugira ngo ndarane nawe. kuri inshuro ndaguha amanota menshi. umusore icyo yakoze bayirafu reba imbere. bayirafu reba imbere. icyo gihe byagenze bite? ukaba kuri uko byagenze. umukobwa yakatishije imodoka. urebe filime. urukundo nuko uruhande rumwe narwo ruba rwuzuye. mbega gukunda umuntu ntagukunde nabyo ni urukundo. ariko we wari ufite urwango. urwango utaye umutwe. umukobwa icyo kivuye mu modoka aragira. sasa uyu mukobwa nta na rimwe yigeze aba umugome. ahubwo umukobwa yabwiye umusore ati njye ntabwo ngukunda njye nikundira manager wanjye nubwo afite umugore aremera kuzaha gatanya umugore we tukibanira weho singukunda. uyu biramurakaza. we yari yaramukunze yaramwishyizemo. umva rasika uyu baramunika. ndekura bayirafu. ndekura. ufashe umukobwa. ukora iki bayirafu? ufashe umukobwa aramukanda. aramukanda. rasika ndakwinginze winsiga. usurire kunza umukobwa utamukunda. ufashe umukobwa aramukanda. uyu ari kubyibuka. bayirafu ndekura ari kubyibuka. kiramukanze. funa urutirigongo. yafashe umukobwa w'abandi aramuvuna. umukobwa yamufataga nk'umushoferi bagendana. umunsi nabwo ati winsiga. we yakunze umukobwa atabasha no kumutereta bagendana. umukobwa amufata nk'umutaximeni. amubonanye na manager. umukobwa amubwiye ko akunda manager. umusore ahita amwica. uyu mukobwa ntabwo bigeze bagendana. kubwiye ngo bano bicanye baba bameze nk'abasazi. we mu mutwe buri gihe yahoraga yumva ari kumwe n'uriya mukobwa rasika bagendana. ari nawe umubwira ngo twice abantu. wapi? we yishe umukobwa utamukunda. hari abantu bameze gutya. hari n'ibikobwa bijya mu bapfumu ngo kundogesha ngo uruki ntago dukunda tujye mu bapfumu cyatumusebye kubera batabasha kungeraho bagahitamo kunsebya sha. nta rukundo mfite rwo kubahariga. undi muba munshaka iki? nta mafaranga ngira. ikintu nsigaranye ni Yesu gusa niratana. mwanditse mw'abakobwa mwe. wiciye umuntu wakunze muri iyi si cyane. ikwiye mubwiye
होके भी तेरे नहीं हो सकी ari muzima ntiyabashije kuba uwawe naje mushyira muri firigo none na nyuma yo gupfa umukobwa yanze kumukunda yahita amwica umurambo we warawubitse ku bw'ibyishimo byawe cyagiye ubwo yasohokaga yagumye ari muzima mu bitekerezo bwawe na cyagiye yasohokaga kuri polisi agera ugira gutya kamera nk'uri kuyambira umukobwa kumbe aba ari kuyambira umuyaga wakoze buri kimwe polisi umurambo yaguye n'uwaraseka wakoze buri kimwe umukobwa yanga kuba wawe pe ntabwo utageze yanze kuba wawe मार दूंगा सबको ndica buri umwe तुझे भी और तेरे प्यार को भी ndica weho nica n'urukundo rwawe दूंगा आखिरी सांस तक ntariba ariko ngenda komeza nze kupaka ku mwuka wa nyuma kuko aruvinda mukunda umukobwa yarebonye ntago nitayewe nimba nkunda cyangwa atankunda ariko ngenda mukunda umusore yavuze ati urukundo kubera ko urukundo na harta hai na marta hai nta gutsindwa kuba mu rukundo nta gutsindwa kuba mu rukundo nta no kujijinganya cyangwa kuzuyaza umusore aravuga ati urukundo rw'uruhande rumwe na rwo ruba rwuzuye bya bindi umuntu ahubira turiya mukobwa ndamukunda yankunda watankunda ariko ngenda mukunda urwo narwo ni urukundo rwuzuye ngo ntabwo rwitwa urukundo ngo ari uko agukunze ngo nawe ukamukunda ya niyo ari urukundo rw'uruhande rumwe ngo narwo ruba rwuzuye uyu yararize nibwo akimenya ko yakoze amakosa burabwiye ati uwishe umuntu wakundaga wenyine ku isi yararize yumvisha ari ububwa nawe sheri kumbe nawe urankunda mbere nari ikigoryi umbabarire Kigali cyari kizi ko ibintu byo mu gukunda habamo guhangana mon bebe karame ibuka umukobwa nawe yigeze kubwira umusore uri ikigoryi niko uyu mukobwa buri gihe amubwiraga ngwino ariko kuki uhagaze kure ntabwo ndi bukwice ngwino yararebye yibuka ko yiciye umuntu yakundaga yari umukobwa mwiza ako ni hawuzingi wa hawuzingi ni kabahabye katurore bimeze bite yaje hano ari gukomeza kubona ari kumwe na wa mukobwa yaramukundaga byo pe umusore icyo yakoze yaraje yigaburira igisamagwe kimurye basi nawe yipfire kuko we mu mutwe n'ubu yari akizi kuri uriya mukobwa ari muzima bari kumwe cyasa amushyigikiye uyu nawe nyuma y'igihe kinini ari ikigoryi ataramenya iby'urukundo aharumenye yahise azana umukobwa ndetse ibyo bimaze kuba umukobwa yaragiye aba icyamamare wibuke buri uko ari kumwe n'uriya musore amufasha mu guhitinga amwereka ukuntu katazi ikibuga zikorwa iki n'iki yewe bahagaze inyuma birebera he nuko babigenzura iki n'iki katorore filime ntabwo irangiye nibwo itangiye barakwereka hakuno hari uri ku kagare urebe winjiye hano wamwicaye ntugire ikibazo ntabwo nzaguha impamvu yo kongera kubivuga rwose ko ibintu bitameze neza uyu mugabo twatangiye filime bavuga ngo ni umwicanyi wishe abantu bari kumwigisha abana muri kaminuza batubwira ati uyu mugabo ni umwicanyi uyu mugabo ni n'icyamamare cyane dore umugabo nguyu ni muzima wa musore nawe aracyari muzima arakanuye abicanyi babiri b'abagizi ba nabi barihuriye bafatanyemo ndagira ngo ukurikire filime utazacikwa n'igice kizakurikira
akagabo kazaba kahuye n'umunyutsi. Ciao ciao.